Imana sinjajwe, ntabwo Imana itakaza ijambo ryayo. Haleluya. Ntabwo Imana ivuga. Uzumva ikintu wakwiye ku Mana nkuko umuvandimwe yahoze aduhamya, uzumva ikintu wabwiwe n'Imana ushobora kukibuka imyaka ibihumbi. Haleluya. Agatekerezo kamwe wahawe n'Imana, ijambo rimwe wabwiwe n'Imana ryagutunga rikaguha icyerekezo rikaguha ubuzima ukarigenderaho imyaka yose, kuko rero amagambo yayo aremereye ntabwo ipfa kuyata. Ni rye rero umuntu ashobora kwibwira ko yabuze ijwi ry'Imana, ni igihe n'ibyo amaze kutubwira muri rusange bidafite agaciro mu buzima bwawe. Hari umuntu wajya guma rifite mu kimodoka cyiza nkavuga ni Imana, burya bya bintu burya biraryoha, reka abantu babirwanire biraryoha. Ariko ntushobora gusohoza umugambi w'Imana ku buzima bwawe. Bakobwa b'umwami, abacunguwe, abaguzwa amaraso y'igiciro cyinshi, ntushobora gusohoza, ntushobora guhoberana nawo n'umugambi w'Imana mu buryo bwuzuye. Umutekano wawe no kunyurwa kwawe bitamanje kugaruka mu cy'Imana yakugize cyo. Uri kiremwa cy'Imana, uri igihangano, uruzuye, nta kintu ukeneye kikuzuza, nta muntu ukeneye kuzuza. Yaravuze ngo nkunda bankunda ariko abanshakana umwete. Nuvuga ngo arimo akantu k'umwete. Yaravuga ngo muzashaka mu mbone ariko nimunshakana umutima wanyu wose. Iyo rero duhugiye muri ibyo kumva hari ibintu byinshi bindi twamara umwanya mwinshi bikadutwara umutima, bikadutwara amafaranga yose. Ubu hari umuntu witangaho amafaranga atari yatanga na rimwe mu rusengero ariko ayitangaho. Mbese umuhereye ku musatsi ukamugeza ku birenge arahenze cyane, iryo turo nta na rimwe araritanga mu nzu y'Imana. Yesu ashimwe mwese, hobe. Yesu abaha umugisha, mwagize neza gutanga umunsi wanyu kugira ngo twegere intebe y'ubuntu y'Imana, hanyuma duhabwe ibyo yatugeneye. Ndashima Imana ku buhamya bumaze gutambuka. Imana yacu ni nzima. Haleluya. Inzima, iratuzi mu mazina yacu, kandi koko ikora ibitangaza. Hari igihe tutamenya neza ubuzima. Biravugira hano se muri hari igihe tutamenya neza ubuzima twahawe n'agaciro kabwo cyangwa Imana muri twebwe, ariko twakiriye ubumana muri twe. Haleluya. Turi bitangaza bigenda ku isi kubera Imana yaje muri twebwe. Rero Imana tuyihe icyubahiro. Ririya jambo ubwaryo ryari rihagije. Ubuhamya ni ibimenyetso by'uko Imana iriho, ni ibimenyetso by'uko Imana ikora. Ngewe byanguye neza, nawe byakuguye neza. Haleluya. Hari igihe babivuga ukumva bitajyanye wowe naho uri n'ikibazo ufite, ariko birabikwereke ko Imana yabagiriye neza, nawe yakugirira neza. Imana ikiza indwara nta kitakora, Imana yubaka urugo rwasenyutse nta kitakora. Kandi hari inzira tuba twaraciriye Imana ukajya wumva, numvaga akivuga ubuhamya bwo gukira, numvaga ari busange cyamenekeye nk'inyuma byanatose. Kwa kundi ducira Imana inzira ukajya wumva yabicishamo gutya, ariko Imana ni Imana, tuyireke ib'Imana. Haleluya. Imana ishimwe cyane. Nishimiye kandi Lorette, hari ibintu yavuze by'inyamirambo nkajya nseka kuko nanjye ndi unyamirambo ngo amagambo menshi. Ariko Yesu ni mwiza. Ndashima Imana rero impaye umugisha wo kuba muri uyu murimo w'Imana. Rehema warakoze cyane, Imana iguha umugisha. Kandi umushumba mukuru Pastor Jimmy, Imana imuha umugisha, na Mama Sandra kunyemerera guhagarara imbere yanyu. Batabyemeye murabyumva sinaba ndi hano, kandi ubwo babyemera kuko nyine nabo banyemera bakanankunda. Siko bimeze se? Umuntu utemera ntago wamutumira. Rero ndashima Imana impaye uwo mugisha. Umwami Yesu abagirire neza, kandi abaha umugisha kubwo gutegura uyu mwanya. Gutegura biravuna. Hanyuma mama kuva mu rugo mu gitondo bazindutse, murabizi ko bituvuna. Mwakoze kwitanga. Turasaba umwami Imana ngo twese duhabwe icyo yatugeneye. Imana iha umugisha kandi abakozi b'Imana twagendanye nabo bakoze kwitanga. Haleluya. Nitwa Hortense Mazimaka, nagira ubuntu ndakizwa. Yesu yangiriye neza. Nanjye mvuka Inyamirambo na Lorette. Amazina ninza kuyavuga nkavuga ko atari ko, ariko nuko nguko Yesu yangiriye neza. Ubu tumaze imyaka itari mike turimo tugendana urugendo rwiza rw'urukundo rwinshi. Turakundana ngewe nawe. Ni inshuti yanjye. Ndimo ndinjira cyangwa imyaka imaze kuba 26 nkijijwe. Nakijijwe ndi umudamu mutoya umaze imyaka mikeya mu rugo. Nari ndi hagati y'umwaka wa 3 n'uwa 4. Numva hari nashatse 1995 nkizwa 1998. Ndi umupagani, nashatse ndi umupagani utazi Imana namba, ariko ngewe nari mfite idini. Hari igihe ufite idini ariko utaziranye n'Imana.
nari mfite idini, umuntu nyine ajyamo kuri Noheli by'ubunani, ndumva ntarigeze njya gushima Imana ko umwaka washize ntabyo nari nzi, ariko kuri Noheli naragendaga n'abana banjye n'abagura imyenda mishyashya, nanjye nambaye imishyashya, tukajya muri Noheli bikarangira nta mana nta icyakora nibuka njya gushyingirwa, kuko narashyingiwe mu rusengero cyangwa mu kiliziya. Padiri watwigishaga yaratubwiye ngo dusenge, ngo dusabe ikintu twifuza kuba tugiye gushakana, ariko biba binashekeje. None se wamaze kumutoranya muzasezerana nko kwa gatandatu ugiye gusaba ibintu bihari cyangwa bidahari. Ariko narasenze, ndavuga nari nzi ikintu kibi ku bagabo ko ari ukunywa itabi n'inzoga, kubera ko data yabinywaga kandi byinshi, nicyo kintu kibi nari nzi. Hanyuma navuga ngo umugabo utanywa itabi, umugabo utanywa inzoga, nkumva nyine birahagije. Aho niho nari ngejeje kumenya icyakora Imana y'imbabazi mu buswa bwacu ibyo yarabimpaye. Haleluya. Imirimo umugabo wanjye yakoze ubundi ni bakeya batanywaga itabi, ariko yarabarimo. Reka tuganire ku ijambo ry'Imana. Mfite abahungu n'abakobwa bamaze gukura, ndashima Imana. Umwaka utaha nzaba maze imyaka 30 nubatse urugo. Imana nihabwa icyubahiro. Haleluya. Imana niyo kwizerwa. Tugiye kuganira rero kuri teme nakunze, nukuri narayikunze. Naruvuze n'ababandi cyambere bakunda Imana, ariko bafite n'ubwenge bw'Imana, bazi no gutegura. Teme iravuga ngo umugambi mugari w'Imana ku buzima bwanjye nk'umugore. Hakazamo akantu kavuga ngo nkanjye ubwanjye, hakazamo akandi kavuga ngo nk'umufasha, hakaza n'akandi kavuga ngo nk'umubyeyi. Haleluya. Umugambi mugari w'Imana ku buzima bwanjye nk'umugore cyangwa se nk'umukobwa. Akambere kakaza kavuga ngo nkanjye ubwanjye, akandi kakavuga ngo nk'umufasha, akandi kakavuga ngo nk'umubyeyi. Nashimye rero gutangira ngo nkanjye ubwanjye. Nubwo ushobora kugira umugisha wo gushaka, ariko ntabwo waremwe kugira ngo uzashake. Haleluya. Kuko atari ibyo abasaza badashatse baba ari abantu b'igice, baba ari abantu batuzuye. Nubwo ushobora kugira umugisha wo kubyara, ariko ntabwo waremwe kugira ngo uzabyare. Kuko ari ibyo abataragize gute, abatarabyaye baba batuzuye, baba ari abantu b'igice. Muranyumva nshuti z'Imana? Rero aka kabanza umugambi w'Imana, umugambi mugari w'Imana ku buzima bwawe nkawe ubwawe, ni nako ndibwifuze gutindaho, kuko niko kabyara biriya bindi byose ko bigenda neza. Haleluya. Imana ikurema yari gufiteho umugambi nkawe ubwawe. Ntabwo Imana ikuzirikana nabo muvukana n'umugabo wawe n'abana bawe ngo noneho kimwe nikitabaho ubura umuntu utuzuye. Oya, wowe wenyine urihariye mu maso y'Imana. Haleluya. Uri w'igiciro gikomeye. Imana yakuremye yagutekerejeho bikomeye. Yemera kuca mu muryango wavutsemo, yemera ko ushakana n'uwo mwashakanye, yemera ko ubyara niba waragize umugisha wo kubyara, ariko wowe wenyine utaragerekwaho ikindi kintu icyo ari cyo cyose, uri umwihariko mu maso y'Imana. Haleluya. Atari ibyo umuntu yagize ibyago byo kuvukira mu muryango mubi, kuko ari uvukira mu muryango mubi. Ushobora kuvuka mama ari mubi, papa ari mubi, cyangwa se bakanakwihakana hakiri kare. Ibyo bintu bibaho kandi duhura nabyo, turanabyumva kumva biteye ubwoba, ariko nabyo bibaho. Uramutse utari umwihariko mu maso y'Imana, Imana ikemera kuvukira nko mu babyeyi nk'abo batari beza, ubwo mbese Imana yabiguhombye, byaba birangiye. Ariko wowe n'Imana, haleluya, hatarajyaho ababyeyi beza cyangwa ababi, wowe n'Imana murahagije. Imana nishimwe cyane. Aka rero niko nifuza gutindaho, kuko hari igihe tukamisinga ukuntu, nubwo mu by'ukuri inyigisho zose twumva mu nsengero zacu ari aho ngaho bishingiye. Umugambi mugari w'Imana ku buzima bwanjye nkanjye ubwanjye nk'umuntu, ntaravuga ko ndi n'umugore cyangwa se ndi n'umugabo, nkanjye ubwanjye. Haleluya. Kwibuka gusa ko uri umuntu waremwe n'Imana, ufite umuremyi wawe, ubundi ibyo ngibyo byagatangiye kukumenyesha ko igufiteho umugambi. Ariko hari ukuntu tuba tubizi muri knowledge iri ahantu kure, mu bumenyi buri ahantu kure, muzi uko mbivuga, ukaba ubizi yes Imana yarandemye, ariko nyine biri aho ngo mu buryo buri vague, biri ahantu kure. Ariko ubundi tubyigije hino, wa mugani w'imvugo yivuga ngo tubyegereje umutima, ukibuka ko Imana yakuremye, ubundi byagatangiye guca inzira muri wowe zo kwibuka ko ufite umuntu wakubumbye, afite icyo yakubumbiye, hari icyo yagamije. Umuntu wakoze bafure hari icyo yayigeneye ngo izaduha amashyi, uwakoze indabo hari icyo yageneye ngo izatake. Kandi ibi bintu nuko byaho biteretse birahajya, ariko twebwe suko tumeze, turi biremwa byigenga 100%.
Haleluya. Tekereza ko kuba umuremyi wawe yarakubumbye ngo uzabe umutako hano, ariko avuga uti oya ngewe nzaba bafure. Kwibuka gusa ko dufite umuremyi, ubundi byakabaye bidutangiza urugendo rwo kuvuga ngo yandemeye iki, umugambi we ku buzima bwanjye n'ubuhe. Imana ishimwe cyane. Ndatangira nkoresha Zaburi 139, ndibaza ko abakunzi ba Bibiliya muyizi. Zaburi 139 kuva ku murongo wa 13 tumanukeho gatoya tugeze ku murongo wa 18. Haleluya. Nkaba nkunda ibyanditswe, nkaba ndimo kwitoza ko byaba byinshi mu mutima wanjye, ntibiraba byinshi ku kigero nshaka, ariko mu byo natumwe ni kwibutsa abagore. Haleluya. Kwibutsa abagore kugaruka muri Bibiliya. Imana ishimwe cyane, kuko dukunda Imana n'imitima yacu yose, ariko ijambo ry'Imana tukarijyamo gake gake tukajya tugira ngo ryagenewe abagabo. Ni ukuri ni iryacu kandi hari icyo ryatumarira. Zaburi 139 ndagira ngo twibukiranye gatoya. Uri umuntu waremwe n'Imana, ntabwo uri impanuka mu isi, kandi waremewe kuyiramya, waremewe kubana nayo mu busabane. Reka duhere ku murongo wa 13 ngo kuko ari wowe waremye ingingo zanjye, waremye ingingo zanjye kuva ku musatsi kugeza ku mano. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Kuva ku musatsi n'uburyo umeze n'uko uteye kugeza ku mano, uko niko Imana yandemye, kandi byose biri mu mugambi wayo. Impamvu nshimangira aho ngaho nuko abadamu hari ibintu dushaka kureba tukajya tubona ntitubikunze, ariko Imana ishaka kukuranira ikaguha ikimeze nk'icyakanaka yari kubikora. Ariko Imana yakuremye kuva ku musatsi kugera ku birenge, bigendanye n'imigambi yayo. Haleluya. Ngo kuko ari wowe waremye ingingo zanjye zose, waremye ingingo zanjye, wanteranirije mu nda ya mama. Uko uteranyije uko niko Imana yabishimye. Ngo ndagushimira yuko naremwe uburyo buteye ubwoba, butangaza, imirimo wakoze ni ibitangaza, ibyo umutima wanjye ubizi neza. Haleluya. Imana yakuremye itacitswe, itananiwe, itibeshye hamwe na mba, byose yabikoze neza bigendanye n'umugambi wawe. Ndagushimira yuko naremwe uburyo buteye ubwoba, butangaza, imirimo wakoze ni ibitangaza, ibyo umutima wanjye ubizi neza. Haleluya. Imana ishimwe cyane. Ibi ngibi ubwabyo umutima wacu uramutse ubimenye ukabitinzaho umutima, twabaho ubuzima butandukanye. Ariko icyo nabonye tunyuzamo tukabitekerezaho gake, ukumvura ikiremwa cy'Imana, ariko wajya wumva hari ibintu byacitse nk'Imana, hari ibintu se udakunze, hari ibintu se waguranisha, kandi murabizi ko n'iguranisha ryateye. Haleluya. Mu nzenya bajya batera bandika baravuga ngo umugore amaze kuba umugore cyangwa umukobwa ngo amaze kuba artificial ku kigero kigeze nko kuri 90 na kangahe kwijana. Ushobora gukora ku musatsi ugasanga suwe, wakora ku gahanga ugasanga ari ikintu kitari cyo, wakora ku ngo ugasanga size, wakora ku munwa ugasanga yateye ibindi, wakora ku zuru ugasanga yarahinduye, ukamanuka ukagera ku birenge nta kintu cye gihari. Reka mvuga ko ibyo ntacyo byari bintwaye ngewe umuntu abyongeyeho, ariko reka nkubwire birarangaza umuntu agatakaza icy'ingenzi. Yesu ashimwe. Ntushobora guhugira mu gukosora, ntushobora guhugira mu gukosora Imana kandi ngo bigutwara umutima wose, ngo uzagire n'igihe cyo gukomeza gutekereza ku migambi Imana yari gufitiye n'icyatumye Imana ikurema. Muranyumva nshuti z'Imana? Birarangaza, bitwara umwanya wose, kandi Imana ibintu byayo ntabwo byandaraye. Ibintu by'Imana ntibyandaraye, ibiha abayishaka. Yaravuze ngo nkunda abankunda ariko abanshakana umwete. Nuvuga ngo harimo akantu k'umwete. Yaravuga ngo muzashaka mu mbone ariko nimunshakana umutima wanyu wose. Iyo rero duhugiye muri ibyo kumva hari ibintu byinshi bindi twamara umwanya mwinshi bikadutwara umutima, bikadutwara amafaranga yose. Ubu hari umuntu witangaho amafaranga atari yatanga na rimwe mu rusengero, ariko ayitangaho. Mbese umuhereye ku musatsi ukamugeza ku birenge arahenze cyane, iryo turo nta na rimwe araritanga mu nzu y'Imana. Waremwe mu buryo buteye ubwoba kandi butangaje. Haleluya. Uri ikibumbano cy'Imana yakuremeye kuguhuza n'imigambi yayo, kandi nta kintu na kimwe cy'impanuka kiri ku buzima bwawe. Imana ishimwe cyane. Ikindi yo bimenye bitera akanyamuneza mu mutima no kunyurwa no kumva uri secure.
igituma satana tubasha abagore cyangwa abakobwa b'igitsina gore ni ugutakaza security. Noneho watakaza umutekano wo kuba umwana w'Imana n'ikiremwa cy'Imana, ukawushakira mu kindi kintu, ukawushakira mu maguru meza, ukawushakira mu kibuno cyo twita cyiza, tugashakira umutekano mu mafaranga menshi y'imyambaro, noneho tugatakaza icyangombwa. Ntushobora kuzasohoza umugambi w'Imana ku buzima bwawe. Security yawe ikiri mu kintu icyo ari cyo cyose, iri mu modoka utwara, iri mu nzu ubamo, ibyo bintu byose biraryoha. Hari umuntu wajya guma lift mu kimodoka cyiza, nkavuga ni Imana, burya bya bintu burya biraryoha, reka abantu babirwanire, biraryoha. Ariko ntushobora gusohoza umugambi w'Imana ku buzima bwawe. Bakobwa b'umwami, abacunguwe, abaguzwa amaraso y'igiciro cyinshi, ntushobora guhoberana nawo n'umugambi w'Imana mu buryo bwuzuye. Umutekano wawe no kunyurwa kwawe bitamanje kugaruka mu cy'Imana yakugize cyo. Uri kiremwa cy'Imana, uri igihangano, uruzuye. Nta kintu ukeneye kikuzuza, nta muntu ukeneye kuzuza. Haleluya, uruzuye. Ibindi byose ni utunoza ngenda Imana izaguha. Gushaka ni byiza, biraryoshye. Kugira umugabo ntako bisa, kugira abana ntako bisa, kugira amafaranga biraryoshye. Ariko ibyo ni ibintu Imana yaguhera hano mu isi ngo bigufashe urugendo. Bitanahari, umugambi w'Imana uracyuzuye ku buzima bwawe. Imana nishimwe cyane. Haleluya. Reka dukomeze. Tukiri muri kiriya cyanditswe ngo igikanka cyanjye ntiwagihishwe. Skelete yanjye cyangwa uko mbeze mw'imbere, igikanka cyanjye ntiwagihishwe ubwo naremerwaga mu rwihisho, ubwo naremesherezwaga ubwenge mu byo hasi y'isi. Nkiri urusoro, ntaragira forume mu nda ya mama, nkiri urusoro amaso yawe yarandebaga. Mu gitabo cyawe handitswemo iminsi yanjye yose yategetswe itarabaho n'umwe. Uyu murongo wa 16 hari iminsi Imana yanditse mu gitabo cyayo. Ubu no munsi yarawanditse, n'indi izakurikiraho, n'indi yabanje. Hari ibintu Imana yanditse mu gitabo cyayo, ngewe ntarabaho umunsi n'umwe, wowe utarabaho n'umunsi n'umwe. Ese tujya twibaza icyo yari yaratugeneye tuzakoresha iyo minsi? Buri munsi wahawe, wongewe buri munsi ku buzima bwawe, hari icyo Imana yari yaragutegetse kuzaho. Imana yari yaragennye kuzamara mu myaka Imana izaguhakuramo. Ikibabaje rero tujya tuyikoresha uko twiboneye. Ikibangutse hino akaba ari cyo dufata, ikimbanguke cyangwa icyoroheje cyangwa icyo nkunda akaba ari cyo mfata. Nyamara mu gitabo cy'Imana hari harimo iminsi Hortense yagenewe, hari harimo iminsi wowe wari waragenewe, ngo yanditse neza. Imana ikavuga ati yagombye kuba akora iki, yagombye kuba ari muri ibi ngibi, bizagombye kuba bimeze bityo. Imana itugire neza. 17 akavuga ngo Mana, erega ibyo utekereza ni by'igiciro kuri njye, erega umubare wabyo ni mwinshi, nabibara biruta umusenyi bwinshi. Iyo nkangutse turacyari kumwe. Muri ibi bintu bitabarika Imana idutekerezaho. Ese wowe ugifata akanya gahagije? Ndavuga gahagije, akanya gakeya twese turagafata, ariko ndavuga akanya gahagije, akanya kagaruka kenshi, akanya ko kubaza Imana ibi bintu ntekerezaho, ibi bintu by'igiciro, ibi bintu bitabarika ngo umubare wabyo ni mwinshi, ibyo ntekerezaho ni ibihe? Haleluya. Urwego rumwe tujya tumenya ibi ngibi ruba ari rwiza, ruravuga ngo Mana ibyo utekereza n'ibyiciro kuri njye, erega umubare wabyo ni mwinshi, nabibara biruta umusenyi bwinshi. Abenshi tujya tugarukira ku rugero rw'ibyiza izatugirira. Ni ukuri ukavuga ati iby'Imana itekereza kuri njyewe ni byinshi, ni byiza, imigambi yayo kuri njyewe ni myiza. Ayo magambo tuyaze mu mutwe, kandi ni byiza, izangirira neza, izankorera, kandi ni koko. Ariko reka nkubwire, mu migambi y'Imana ni harimo ibyiza izakugirira gusa. Mu migambi y'Imana harimo n'ibyo wowe uzamara mu mwambi wayo, mu bwami bwayo. Haleluya. Nifite imigambi yo kugukorera gusa, ahubwo ifite imigambi nawe yo kugira ngo usohoze ibyo yo yagambiriye. Imana ishimwe cyane. Kandi ibyo yagambiriye gukorana nawe ngo nabyo ni byinshi ntibirondoreka. Uko twegera Imana ntigera ituvunguriraho gato. Hari umugambi rusange ku bantu bose witwa ko Imana ishaka ko abantu bose bagira gute, bakizwa. Uwo ni umugambi rusange. Iyo twagize umugisha tukinjira muri uwo mugambi wa mbere tugakizwa, Imana ibibonye umuntu ivuga iti agiye kujya nyegera, muvungurireho gato, mumenyeshe iki. Kuko ubushake bw'Imana n'imigambi yayo ni migari cyane, kandi tubisobanurwa dute, tubikura he, tubimenya gute? Tubimenyeshwa no kwegerana nayo. None imigambi yayo ko ari myinshi, kandi ko itarondoreka, kandi ko itangaje, ugeje ku kigero kingana iki, umenye ibyo yakuremeye. Haleluya. Hari akantu kajya kaducika
hagasa nk'agacuramye, tukumva ko Imana ibereyeho gusohoza ibyo twayisabye, ibereyeho gusohoza ibyifuzo byanjye, ibereyeho gusohoza imigambi yanjye. Ariko nshuti z'Imana, ibyo ngibyo ni ikigero cyo hasi kidukwiriye tukiri nko mu mwaka wa mbere w'agakiza cyangwa wa kabiri, kandi nabwo tutari abantu begerana n'Imana cyane. Ariko uko tugenda twegera Imana, dukwiriye kwinjira ahandi hantu hatabwira Imana ngo sohoza ibi n'ibi n'ibi, ahubwo ahantu habaza Imana ngo ariko wowe imigambi yawe ku buzima bwanjye ni iyihe? Ese ngewe wandemeye kumara iki? Haleluya. Ese muri uyu mwaka wifuza ko tumara iki? Ese muri iki cyumweru tumara iki? Ese imigambi yawe kuri njyewe ni iyihe? Nta muntu n'umwe Imana izima ijwi ryayo abishatse n'umutima wose. Haleluya. Ni ryari ku bumenyi bwanjye buke dushobora kubura igisa n'ijwi ry'Imana? Ni igihe ibyo yatumenyesheje muri rusange nabyo tutabihaye agaciro. Haleluya, 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 haleluya. Hari igihe umuntu ashaka ijwi ry'Imana ariko n'inyandiko dufite, inyandiko ibyo yavuze nabyo tutabihaye agaciro. None Imana ikibaza ngo ndamwongera ibindi n'ibyabonekeye abantu bose nabyo atabyitayeho. Imana sinjajwe, ntabwo Imana itakaza ijambo ryayo. Haleluya. Ntabwo Imana ivuga. Uzumva ikintu wakwiye ku Mana, nk'uko umuvandimwe yahoze aduhamya, uzumva ikintu wabwiwe n'Imana, ushobora kukibuka imyaka ibihumbi. Haleluya. Agatekerezo kamwe wahawe n'Imana, ijambo rimwe wabwiwe n'Imana ryagutunga, rikaguha icyerekezo, rikaguha ubuzima, ukarigenderaho imyaka yose. Kuko rero amagambo yayo yaremereye, ntabwo ipfa kuyata. Ni ryari umuntu ashobora kwibwira ko yabuze ijwi ry'Imana? Ni igihe n'ibyo yamaze kutubwira muri rusange bidafite agaciro mu buzima bwawe. Imana itugirire neza. Haleluya. Twicurike ibintu ngo twumve ko Imana ibereyeho gusohoza ibyo twe twibwira. Oya, mureke tubicurikure, ahubwo tumenye ngo twebwe abakijijwe tubereyeho gusohoza ibyo yo yibwira. Haleluya. Ubereyeho gushimisha yo, ubereye icyatumye Imana ikongera iminsi yo kubaho ni ukugira ngo uyiheshe icyubahiro, ni ukugira ngo uyishimishe, ni ukugira ngo ufitinge, uhagarara neza mu byo yari yarakuremeye. Imana itugirire neza. Haleluya. Kandi reka nshyiremo naka, ntushobora guhagarara mu by'Imana yari yarakugeneye ngo ubure kunyurwa mu mutima wawe. Ntibibaho. Uzagira amahoro menshi, ugire kunyurwa kwinshi, ugire kuryoherwa kwinshi, ahubwo wibaza uti kuki nakererewe kumenya ibi bintu? Imana tuyihaye icyubahiro. Haleluya. Nongere nkibarize rero ngo urugendo rwawe usohoza icyo waremewe urugejeje hehe? Itangiriro riroroshye, iteka bitangirira muri Kristo. Hanze ya Kristo nanjye vuga ngo umeze nk'uhagaze ahantu hamwe, ariko ntabwo ubuhagaze, ahubwo ubutariho, uburi intumbi. Yesu yadukuye mu rupfu, ariko ntiyifuza kutuzura gusa ngo bigarukiraho, ahubwo nyuma y'umuzuko, ari byo ngira ngo Lorette yavugaga twakira agakiza, nyuma y'umuzuko hari ubundi buzima twari dutangiye. Ubwo niho data dutegerereje. Ariko gutangira urugendo rwo gusohoza imigambi y'Imana bitangirira muri Kristo Yesu. Muranyumva nshuti z'Imana? Haleluya. Icyakuzanye hano niba utaraha Yesu ubuzima bwawe no kugira ngo ukizwe, nicyo cyakuzanye. Iyo bitabaye ibyo uba waje kuduherekeza. Twabona turi benshi kandi turi beza, nk'uko abamama tuba turi beza n'abakobwa, twambaye neza tukaryoherwa, ariko urugendo rwo gusohoza imigambi y'Imana rutangirira muri Yesu. Hanze ya Yesu tuba duherekeza abandi, tuba tumara iminsi ku isi ntacyo tumara. Rero Yesu yarakuzuye atagira ngo akuzure umugarukiraho. Muri make nyuma yo gukizwa ntabwo biba birangiye, ahubwo biba bigize gute? Biba bitangiye. Haleluya. Hari urugendo tuba dutangiye rwo kugendana n'Imana, noneho dusohoza impamvu yacu yo kubaho. Imana ishimwe cyane. Reka dukoreshe urwandiko Paulo yandikiye itorero rya Efeso, igice cya 2. Turamanukaho kuva ku murongo wa 1, turaza gusoreza ku murongo wa 10, ahatubwira ya mirimo myiza yaturemeye kuva kera kugira ngo tuyigenderemo. Nifuze guhera haruguru kugira ngo duse nk'ababyumvaho. Muri bicyo turimo kuvuga. Haleluya. Umugambi mugari w'Imana ku buzima bwanjye nkanjye, hatarajyaho amashuri nize, hatarajyaho ubutunzi ntunze, hatarajyaho kubyara no gushakwa. Amen. Mu gice cya 2 cy'urwandiko Paulo n'ikitorero rya Efeso, umurongo wa 1, ngo namwe yarabazuye
mwebwe abari bapfuye muzize ibicumuro n'ibyaha byanyu, ibyo mwagenderagamo kera mukurikiza imigenzo y'iyi si, mugakurikiza umwami utegeka ikirere, ari we mwuka ukorera mu batumvira. Haleluya. Natwe yaratuzuye, twebwe abari bapfuye. Iyo tuvuze hano muri Kinyarwanda ngo twebwe abari bapfuye, hari igihe tugira ngo bimeze nka kwa kundi uvuga ngo nari mpfuye haburaho gato. Urupfu icyo gihe ntabwo wagize gute? Ntabwo wapfuye. Ariko sibyo. Bibiliya ijambo ry'Imana rivuga ngo namwe mwari mwarapfuye. Umuntu wese utari muri Kristo Yesu ni intumbi. Bimeze nko gutukana ariko niko kuri. Ashobora kuba umupfu ukorera amafaranga, ashobora kuba umupfu ubyara abana, ashobora kuba umupfu uyobora ikigo, ashobora kuba umupfu uzi kwambara, utanukira abantu, usa neza, ariko ni umupfu. Umuntu wese utari muri Kristo Yesu arapfuye. Yesu ashimwe. Namwe mwari mupfuye, ntago mwendaga gupfa, ahubwo mwari mwarapfuye. Agaciruha Yesu, agaciruha iby'ubwami bw'Imana kazangana nuko wamenye icyo yakoze mu buzima bwawe. Haleluya. Haleluya. Niyo mpamvu abazi ko bababariwe byinshi bazashima cyane, bakorera Imana bameze nk'abari mu Imana umwenda. Ubumva icyo yagusaba gukora cyose, ugize umugisha ukakimenya, wakikorera kuko wibuka aho wavuye. Wari umupfu mwiza ukenyeye ibikwembe, ariko wari umupfu. Sinzi ko tuzabimenya bihagije tukiri mu isi, ubanza tuzabimenya tugeze mu ijuru. Ijuru turibonye amaso ku maso n'umuriro tuwureba, nibwo tuzamenya icyo Yesu yadukijije. Nkaho uyu munsi tugenda tumenyaho gato gatoya, ariko ndasaba umwuka w'Imana ngo kumenyesha icyo wakize. Bizatuma urugendo rwawe rw'agakiza n'uburyo ukorera Imana bitandukana. Niki gitera abantu umwete wo gukorera Imana bakimarira mu mwami? Nuko bamenye icyo Yesu yabakijije. Niki gitera abantu kubigendana mu bunebwe bakabigendamo gahoro? Nuko batazi icyo bakize. Haleluya. Haleluya. Hari ibintu abantu bajya bavuga mu Rwanda barokotse jenoside, ariko n'abandi benshi barabivuga ko inkotanyi zakoreye abantu ibintu byinshi, ariko bavuga ngo inkotanyi n'ubuzima. Inkotanyi n'ubuzima kubera iki? Wenda yari ari ku cyobo, bagiye kumunaga mu cyobo, cyangwa bagiye kumurasa, cyangwa bamutemaguye asigajeho gatoya, inkotanyi ziraza ziramukiza abaho. None ubuzima bwe bwose ntashobora kwibagirwa icyo zamukijije. Yesu ntiyagukijije kubw'umubiri gusa, yagukijije urupfu rw'iteka. Ni gute utaberaho umuntu waguhaye ubuzima? Nuko utabimenya byonyine. Mwuka wera dusange, akomeza duhishira icyo Yesu yadukoreye n'icyo twakize icyo ari cyo. Haleluya. Twari dupfuye, uvuze tiye mort, you were dead, mwari mupfuye, twari intumbi, byari byararangiye. Hanyuma araza. Haleluya. Twari dupfuye tuzi ibicumuro byacu, araza aradukiza. Ku murongo wa 3 ngo kandi natwe twese twahoze muri bo dukurikiza ibyo kamere yacu yifuza. Yadukijije abari bapfuye muzi ibicumuro n'ibyaha byanyu, ibyo mwagenderagamo kera, mukurikiza imigenzo y'iyi si, mugakurikiza umwami utegeka ikirere, niwe mwuka ukorera mu batumvira. Burya batumvira si uko agakumvira gusa, bafite n'umwuka ubakoreramo. Ku murongo wa 3 akavuga ngo natwe, ngo kandi natwe twese twahoze muri bo, twahoze muri abo ngabo bayoborwaga n'umwami utegeka iyi si, utera abantu kutumvira. Ngo kandi natwe twese twahoze muri bo dukurikiza ibyo kamere yacu yifuza, tugakora ibyo kamere n'imitima byacu byishakira. Ngo kandi ku bwa kavukire yacu twarabo kugirirwa umujinya nk'abandi bose. Ariko Imana kuko ari umutunzi w'imbabazi, haleluya, yaduhinduranye bazima na Kristo kubw'urukundo rwinshi yadukunze. Ubwo twari dupfuye tuzize ibicumuro byacu, ubuntu nibwo bwabakijije. Haleluya. Imana ishimwe cyane. Ku bwa kavukire muri kamere y'icyaha twarabo kugirirwa umujinya n'Imana, twarabo gupfa byiteka, twarabo kurimbuka. Ariko Imana kuko ari umutunzi w'imbabazi, haleluya, umujinya wayo wishyirwa na Yesu, twebwe tuvaho turakira. Ku murongo wa 3 rero unyemerere uhibuke. Ku murongo wa 3 hatubwiye ngo kandi natwe twese twahoze muri bo, babandi batumvira, ngo dukurikiza ibyo kamere yacu yifuza, tugakora ibyo kamere n'imitima yacu byishakira. Tugakurikiza ibyo kamere yacu yifuza, tugakora ibyo imitima yacu ishaka. Akabazo kanjye rero hangaha, twarazutse, twakuwe mu rupfu,
twahindutse ibyaremwe bishya, ariko ubushake bwawe ubugejeje hehe bwose ubwegurira Yesu. Ni akaga ko mu bihe bya nyuma aho dukizwa tugakira urupfu rw'iteka, ariko tukagumana uyu mutima nk'uw'abadafite Imana bari bafite, ngo tugakomeza gukurikiza ibyo kamere yacu yifuza, tugakora ibyo kamere n'imitima yacu byishakira. Hano hantu hateye ubwoba, ariko ikibabaje abana b'Imana sinavuga ngo ni benshi, ni bamwe, ntabwo Yesu yigeze akora ku bushake bwabo. Ibyo imitima ishaka, ibyo kamere ishaka, icyakora hari utuntu dukeya bagabanyijeho. Bagabanyaho utwaha tumwe na tumwe, wenda ntiyasambana uwo n'uwateye intambwe, ntiyakwiba uwo n'uwagerageje, kwangana byo anyuzamo akangana kuko hari umuntu utamumereye neza. Ubushake n'iby'imitima irarikira ntitwabihaye Yesu, icyakora twarakijijwe, dufite n'amadini dusengeramo. Niyo mpamvu umuntu akubwira ari umugore yubatse yarakijwe akavuga ati njyewe ndaruvamo, biriya bintu sinabyihanganira. Ubushake buri he? Buyobowe nande? Butegekwa n'iki? Njye simuvugisha, yarampemukiye. Ubushake butegekwa nande? Buyoborwa nande? Sinzigera mubabarira. Ijambo ry'Imana rikubwira iki? Twarakijijwe, ariko igihande kinini n'umubare munini wabo Yesu yameneye amaraso ntibigeze bamuha ubushake bwabo, ntibigeze bamwemera ko ategeka byose. Ubundi iyo wakijijwe uhitamo guhumiriza ku bigaragara, ukayoberwa n'iri jambo, ukajya ubwira Imana aho ibera nziza, aho Imana ibera nziza. Urambwira uti Imana simbyumva, ndabona binangoye, kubabarira uyu muntu birangoye, ariko ubwo ari wowe ubivuga, ubwo ari icyo usaba, ngwino ubishoboze. Haleluya. Nawe akazayo kabyara, ukajya wikora ukavuga uti uyu ninjye wababarira wa muntu, uyu ninjye wakunda wa muntu. Yego, imbaraga z'Imana zirahari zidushoboza ibintu byose Imana yadusabye, ariko umubare munini w'abarokore banze kuva hano hantu ngo dukurikize ibyo kamere yacu yifuza, tugakora ibyo kamere n'imitima yacu byishakira. Ubushake twarabumwimye. Imana itugirira ubuntu. Haleluya. Igice kinini cy'abana b'Imana nticyarenza, barazutse, bafite ubugingo buhoraho pe, benshi bizeye Kristo, ariko ibyo kamere n'imitima yabo bishaka nibyo bakurikiza. Hari akagero gato k'ibyo baretse, ariko ntibarekuriye byose Yesu. Haleluya. Ubundi ukimenya ko ikintu ari cy'Imana ivuga, ukibimenya, ukibyigishwa, ukibisoma mu byanditswe, ukamenya ko ari cy'Imana ishaka, uba ugomba gutangira urugendo rwo kwitoza gusa nacyo no kugikurikira, nubwo cyaba kidakwirwa mu bwenge bwawe. Mwuka Wera arahari kugira ngo abigushoboze. Haleluya. Haleluya. Ikigoye rero ahangaha nanone, ibigoye ko twakwegurira Imana kamere yacu n'imitima yacu n'iby'imitima yifuza. Igituma binagorana ko twahagera nuko bitanatworoheye ko tumenya ubushake bw'Imana bwuzuye, ko tumenya ibishimisha Imana mu buryo bwuzuye, kuko umutima, not umutima, mind, ibitekerezo bitabaye transformed, ntibishobora kumenya ubushake bw'Imana bwuzuye. Niyo mpamvu abagize umugisha kuba muri Kristo Yesu, iyo turimo twigira imbere mu gukura, ibintu tumvaga kera wibwiraga ko bidashoboka, iyo ijambo ry'Imana rigwiriye muri wowe ujya kumva byarashobotse, ukumva birakwiriye. Kubera iki? Si Imana yahindutse, ntabwo ari situation yahindutse, ahubwo wowe waravuguruwe. Ijambo ry'Imana ryagize umwanya mu mitima yawe. Haleluya. Reka dusubire muri urwandiko gatoya, turaza kugaruka hano twari turi. Urwo Pawulo yandikiye itorero ry'i Roma mu gice cya 12, turahaza umurongo wa 1 n'uwa 2, ariko ngenda akoresha Bibiliya, ijambo ry'Imana. Nongeye mvuge ngo biragoye ko wakurikira ubushake bw'Imana ngo umurekurire umutima wawe wese ufite ubwenge butavuguruwe, ufite imitekerereze itaravuguriwe, kuko uzashimisha Imana, wiha Imana, wiyegurira Imana, wumvira Imana bingana n'ikigero cya transformation yakoretse muri wowe. Uzakunda Imana, wiyegurira Imana, wiha Imana bingana n'ikigero cy'impinduka yabaye muri wowe. Impinduka niba ari nkeya uzayikunda gake, uzayiha gake, uzanayizera gake. Wumva amaboko yatari sekiwe ukuntu, ukajya wumva ari wowe uzi kubyikorera neza no kubyimenyera neza.
Haleluya. Reka tugende mu Baroma 12 umurongo wa mbere tugeze ku murongo wa 2. Reka mbasomere muri Bibiliya yitwa ijambo ry'Imana, ibivuga mu Kinyarwanda cyoroheje mu kuntu. Ngo bavandimwe, kubera ko Imana yabahaye imbabazi, ndabihanangiriza ngo mwitange. Hari abantu bari muri ino nzu bababariwe, ndi uwa mbere wabariwe byinshi. Abatazamuye ntago zirabageraho. Amen. Abasabwa ibi ni abantu twababariwe. Haleluya. Ngo bavandimwe, kubera ko Imana yabahaye imbabazi, ndabihanangiriza ngo mwitange, maze mu bitambo bizima byeguriwe Imana biyishimisha, uko niko kuyikorera kubakwiriye. Haleluya. Ibi birabwirwa abantu bagize gute? Twababariwe. Ijambo ry'Imana rimwe riratubwira ngo twongere twitange, duhinduke ibitambo. Igitambo ntabwo kiba kikiburana, ntikiba kikivuga, kiba kirambaraye kuri nyiri igitambo kugira ngo agikoreshe icyo ashaka. Haleluya. Abababariwe duhamagarirwa kuba muri ubu buzima. Imana ishimwe cyane. Duhinduke ibitambo bitakiri ibyacu, ahubwo byeguriwe Imana. Hanyuma Imana ikinezerewe gukoresha icyo gitambo akaba ari cyo igikoresha. Muranyumvira nshuti z'Imana? Ngo byeguriwe Imana biyishimisha, uko niko kuyikorera kubakwiriye. Haleluya. Gushimisha Imana niko gukorera Imana kudukwiriye. Gukorera Imana si ukuririmba, si ukubwiriza nk'ibyo turimo dukora. Haleluya. Gukorera Imana kuba kwabanje kuba imbere mu mutima ushimisha Imana, uharanira gushyira akanyamuneza ku ifesi y'Imana, mu maso y'Imana. Haleluya. Hanyuma icyo yakuremeye n'impano yaguhaye n'ibindi byose izagutiza, ukabikora bitewe n'uko wifuza guhora uyishimisha, guhora uyinezeza. Haleluya. Iyo bitabaye ibyo uzaducurangira tubyine, utubwirize turyoherwe, ariko usigare. Imana itugirire ubuntu. Gushimisha Imana niko kuyikorera gukwiriye. Haleluya. Ariko mu gihe cya nyuma twarwaye indwara, sinzi niba nino yarahageze ariko iri hose, iri mu Rwanda, iri muri Kigali, mu bihugu biteye imbere rishijeho kuba nyinshi. Indwara yitwa kwishimisha. Ni indwara y'igihe cya nyuma. Guhavinga fun, kunezerwa. Mbese ibintu byose, abagabo twashatse, abana twabyaye, amafaranga Imana yadutijije, ibintu byose bibereho kugira gute? Kutunezeza. Isi nayo irimo iraduha ibintu byinshi byinshi byiza bibereye amaso, biryoheye umubiri, byiza byose bibereho kugira gute? Kutunezeza. Ariko abari muri Kristo Yesu nshuti y'Imana, si uko bimeze. Oya, tubereho kunezeza umwe wenyine. Indwara rero y'igihe cya nyuma yo kwinezeza, ntiwemere kugwa muri uwo mutego. Haleluya. Ese Imana ihekenya amenyo ntiyifuza ko duseka? Oya pe. Yifuza kunezerwa, yifuza kugubwa neza, ariko ntugomba kuberaho kunezerwa, kuko hari igihe mu munezero wawe hahishemo kubabaza Imana. Hari igihe hadahishemo kubabaza Imana, ariko hahishemo guhombera Imana. Reka hari igihe dutinda ku bintu byo hasi by'ibyaha, ariko hari igihe umuntu nta byaha akora ariko yarahombeye n'Imana, yaraduhombeye muri ubu bwami. Yari kuba ari inyunganizi kuri twe, yari kuba ari uwo mumaro mu bwami bw'Imana. Ibyaha ntabikora, ariko nta n'icyo amariye ubwami bw'Imana. Kandi muri we Imana yashyizemo ubutunzi butagira akagero, abantu ibihumbi bazatabarirwamo. Haleluya. Mu gihe cya nyuma hari indwara yo kwishimisha, ku buryo rimwe na rimwe nibyo twita ko dutuye Imana, mbese tubihaye Imana, tubituye Imana, rimwe na rimwe nabyo tubishakamo ibidushimisha. Kandi ubwo twari tugize gute? Twari tubituye Imana, ariko turacyashakamo iki? Ibidushimisha, bidushimashima, bidukirigita, bitugwa neza. Impamvu manipulation mu gutanga, manipulation mu gutanga amafaranga yabaye nyinshi, uzi impamvu? Nuko abo bamanipirwa bigakunda, iteka batanga bafite ikindi bagize gute? Bategereje. Tanga urabona umugisha, ohereza none hanga nyiri online. Inka rero nyiri online hita wohereza $100, amadolari 1000, hita wohereza nyiri online, urahita ubona umugisha wawe, urahita ubona. Kubera iki? Nicyo twita ko twagihaye Imana, ntacyo tuba twayigihaye. Kibereho kugira gute? Kudushimisha twebwe.
mu isezerano rishya icya 10 ntabwo kikira amategeko. Icya 10 ni umutima, bikwiye kuba umutima ushima uvuga ngo Mana warampaye none nze gushima ko wampaye. Nose umuntu utanga icya 10 cy'icyo adafite. Ariko mu gihe cya nyuma twaguye mu mutego wo kwishimisha kugeza igihe n'ibyo dutuye Imana bihinduka ibidushimisha. Muzatega amatwi indirimbo tuvuga ko turimo turamisha Imana. Ni abantu bakeya barimo batobora bakamenya gusobanukirwa indirimbo zivuga Yesu n'ubwiza bwe n'ubwizerwe bwe nuko yadukishije urupfu rw'iteka nuko yaduha agakiza zikabafasha. Abandi benshi bafashwe sinavuga amagambo y'indirimbo ntagira ibyo nangiza, ariko abandi benshi bafashwa n'izidushimashima kandi ubwo twaje kuzitura Imana, ariko mu by'ukuri zigarutse kuri twebwe, zirashimashima amarangamutima yacu kandi twari tuje kugira gute gutura Imana icyo gitaramo. Torero ry'Imana, bakobwa b'umwami, tuhagaze mu gihe cya nyuma. Haleluya. Umwanzi arimo arakorana umwete mwinshi, arabizi neza ko adafite imbaraga zo kunkura mu rusengero, arabizi neza ko adafite imbaraga zo gukura mu rusengero, ariko azaguha kurubamo ntacyo urimo marira umwami. Imigambi y'Imana utayizi ku buzima bwawe, uri umukobwa mwiza uraho ukunda Imana, ariko ntacyo urimo ukarinda uva mu buzima warongerewe imyaka yo kubaho, ukarinda uva mu buzima utarigeze uhuzwa n'umugambi w'Imana ku buzima bwawe. None uyu mudamu yaje kudutongera, si ubundi mwamukuye ni teme yanyu, ndarengana. Imana ishimwe cyane. Ni Mwuka Wera yashyize ku mitima y'abakozi b'Imana. Haleluya, haleluya. Gushimisha Imana niko kwikorera gukwiriye kw'abari muri Kristo Yesu. Haleluya. Ntugwe rero mu mutego wuko natwe tubereyeho guhora twishimisha, tubereyeho nyuma yo kuzuka, nyuma yo gukizwa, tubereyeho gushimisha Imana, gusohoza icyo Imana ishaka. Imana ikagira iti mfite abahungu, mfite abakobwa, mfite umukobwa wanjye muri rugo, mfite umukobwa wanjye muri ofisi, mfite umukobwa wanjye urimo gusohoza icyo namuremeye. Nta munsi w'upfa ubusa, nta kwezi ko gupfa ubusa, imyaka y'inyongezo namuhaye ntiyapfuye ubusa. Haleluya. Ngiye kuzuza imyaka 50, ariko ushobora gusanga Imana yajya kubara mu bwami bwayo n'ibyo yari yanditse ku minsi yanjye ikajya ibona bimaze nk'imyaka 10. Mayinka rero ifite indi myaka yose yari ari hehe, yari arimo azerera azunguruka aterana, ariko ameze nk'utateranye, akijijwe ariko kandi anameze nk'utarakijijwe, hasaba Imana ibyo igomba kumukorera, ariko atagira na rimwe akora amasengesho amutera kubaza Imana ngo Mana imigambi yawe ni iyihe. Ashobora kwiyiriza ubusa, ariko akiyiriza gusa kuko abana bamugoye, kuko yabuze amafaranga, ariko adashobora gufata iminsi yo kwiyiriza ubusa ngo uvuge ngo Mana niki cyatumye undema, imigambi yawe ku buzima bwanjye ni iyihe. Imana yajya kureba mu myaka 50 rutansa amaze, ikajya ibona mfite nk'utwaka nka 7 twonyine ari two nahujwe n'umugambi w'Imana, 7 twonyine ari bo nazamuye amaso nkareba mu ijuru nkavuga ngo Mana umugambi wawe ni uwuhe ku buzima bwanjye. Wowe ufite ingahe? Haleluya. Mana itugirire neza. Ku murongo wa 2 wa hano mu Baroma 12, cyangwa Umwuka Wera akamfasha iki nkacyumva nawe ukacyumva. Haravuga ngo ntimugakurikize. Ufite hari ibintu wakurikiza ukazarinda usaza warakijijwe kandi warongewe imyaka, ariko ukazagera mu ijuru nk'umuntu ukuwe mu muriro. Ni bande bazakizwa nk'abakuwe mu muriro? Ubundi ni abantu bakirizwa ku gitanda cyo kwa muganga, ni abantu bakizwa nk'icya gisambo cyo ku musaraba cyakijwe ako kanya gihita gikomezanya na Yesu muri paradizo. Abo nibo bakizwa nk'abakuwe mu muriro. Iyo rero ino murongo wa 2 utabaye ku buzima bwacu atugiye gusoma, abantu bamwe bazaba baramaze imyaka mu gakiza 10, 20, 30, 50 barongewe iminsi, ariko nabo nitugera mu ijuru nabo bakizwe nk'abakuwe mu muriro. Ikibabaje rero hari akisubita bavuga ngo mpfa kuba naragezeyo. Upfa kuba waragezeyo? Uzi ko hari abantu magana wari gutuma bakizwa? Uzi ko hari abantu ibihumbi wari gukomereza amaboko? Nkuko wakijijwe hari umuntu wabigizemo uruhare, niko nawe hari uruhare ufite mu gakiza k'abandi bantu. Mana ishimwe cyane. Reka tugaruke ku murongo wa 2. Ntimugakurikize. Unyemerere wumve ijambo rimwe kurindi, ibindi ndaza kwihuta kubw'imbabazi z'Imana. Ntimugakurikize. Muribuka ko twavuye ku murongo wa 1 watubwiraga ibishimisha Imana ko ari kuyikorera kwacu kwikwiriye. Ku murongo wa 2 akatugira inama zo kugira ngo biriya bintu bizakunde. Ntimugakurikize. Ntimugakurikize. Ntimugakurikize
pattern, igishushanyo kigena imibereho y'iki gihe. Ntimugakurikize imibereho y'ab'iki gihe. Iyo bavuze gutya ntabwo bavuga ngo simba mu nzu ngo ab'iki gihe bubaka amazoya, ntibavuga ngo singenda mu modoka, ntibavuga ngo siniga. Wiga ahubwo cyane unaminuze, kuko dukeneye n'abantu bize mu bwami bw'Imana cyane. Turabakeneye b'abanyabwenge bazavugana n'abanyabwenge bagenzi babo, dukeneye abafite amafaranga bazavugana n'abakire bagenzi babo, turabikeneye. Si icyo bivuga. Kudakurikiza imibereho y'ab'iki gihe nahisigana. Nuko isi dukundisha ibintu, nuko isi idutandukanya no kumvira Imana, nuko isi turangaza, natwe tugakurikira imibereho y'ab'iki gihe nk'abantu bazatura mu isi by'iteka. Umwami wacu ari ku marembo. Haleluya. Atinze no kuza, wowe ntutinze kugenda. Njyewe nawe turagenda, turi abagenzi kandi turimo turihuta. Ntimugakurikize imibereho y'ab'iki gihe. Icyo ni kimwe. Nimubasha kudakurikiza imibereho y'ab'iki gihe, ngo ahubwo mureke Imana igire gute? Ivugurure ibitekerezo byanyu. Iri jambo rivuga ngo mureke, no kuvuga ngo ushobora kubangamira cyangwa ukanga guhura n'iby'Imana yagennye bijya bivugurura ibitekerezo by'abantu. Mureke, ubifitemo uruhare. Mureke Imana ivugurura ibitekerezo byanyu, mube muhindutse rwose. Muri make ibitekerezo nibitavugururwa, guhinduka rwose ntibizakunda. Ngo ahubwo mureke Imana ivugurura ibitekerezo byanyu, mube muhindutse rwose. Nibwo biriya nibiba, nibwo muzashobora kumenya neza iby'Imana ishaka, kugira ngo muhitemo ibyiza biyishimishije kandi bitunganye rwose. Uzumva umuntu akubwira, numubwira ko icyo kintu atari cyiza, akubwira atari ko ngewe umutima nama ntabwo ncira urubanza. Umutima nama se wamucira urubanza gute atarigeze agira gute? Havugururwa. Iby'Imana ishaka ntibimwuzuye, umutima nama uracyapfuye kuri iyo ngingo, nta nubwo wamucira urubanza. Iyo umuzanyeho ibindi bintu byo gushaka Imana kurushaho, aba yumva urimo gukabya. Kubera iki? Ibitekerezo bye ntibyagize gute? Ntibyavuguruwe. Yumva hari bihagije, ariko uko ibitekerezo byacu bivugururwa, haleluya, tukamenya uyu mwami, ishyaka n'umwete wo kumukorera no kumva dufite ibintu ibihumbi tugomba kumenya, bihita biba byinshi. Ibyo ni byo bitera umuntu umwete wo gusenga, wo kwiga ijambo ry'Imana, wo kwishingirana hamwe na Yesu, ngo amenye ibindi bintu Yesu amushakaho. Haleluya. Ariko umuntu wese ibitekerezo bye bitavuguruwe aradamaraye, yageze yajya nk'umugore kandi umuzanaho ibintu byo gukabya. Abayumva mufite urusaku rwinshi n'ibintu by'ubuturage n'ibintu by'ubuswa no kutamenya ibigezweho. Kandi natwe ntitwamurenganya, kuko aho ikigero cyacu kigeze mu kuvugururwa, we yanze kujyayo. Ijambo ry'Imana bahura gake kandi bahura bacishaho, kandi nicyo yita ijambo ry'Imana kenshi riba atari ryo, ziba ari inkuru za urutanzi acishijemo. Mana tugirire ubuntu, abakobwa bawe utugarukeho, utumenyeshe ibyo ushaka kandi uduhe umutima wo kubishaka. Haleluya. Ntimugakurikize imibereho y'ab'iki gihe, ahubwo mureke Imana, mwemerere Imana, twicare ku birenge byayo. Muribuka Yesu ko yabwiye Marita ngo Mariya yakurushije guhitamo umugabane mwiza, kuko ikiganiro ngiye kugirana na Mariya kiramwubakamo ibintu Mariya atazatakaza, atazareka. Haleluya. Iyo igitekerezo cyawe cyavuguruwe n'ijambo ry'Imana, nubwo bakunaga muri Nyungwe, nako muri Nyungwe ni hafi, nubwo bakunaga mu mashyamba ya Kongo, nugerayo uzagira ubuzima bw'Imana, kuko Imana muraziranye, mwaramenyanye, urayizi. Haleluya. Ntuzakenera abantu bo kugushimashima no kukwibutsa. Niyo mpamvu umwanzi azakora uko ashoboye kose ngo ntuhure n'ijambo ry'Imana rigwiriye muri wowe. Jya ucishaho, uvuga uti ndabikunda, ndamukunda iyo avuga, ariko ucishe usange nta kintu wasigaranye, ukaba wibuka gusa ko ndi uw'inyamirambo. Haleluya. Undi abakobwa nigeze kubabwira ngo bifotoze, ariko hari abakobwa bamwe basigaranye akantu ko kwifotoza gusa. None iyo mpuye nabo, aba hano cyangwa abahandi, bambwira ati wadukoreye umuti, ndifotoza ngakubitaho, abantu bakareka kumbwira ko waratubwiye ngo tujye twifotoza, ngo umukobwa utifotoza ngo afite ikibazo. Igihe cyose nahereye mvuga, ubu icyo cyonyine nicyo wamenye. Umwanzi numuriganya, umwanzi numuriganya kugeza ku kigero tutazi. Muzarebe ubwa video butoya butrendinga buvuga iteka haba hari mu rwenya. Urwenya nirwo rugenda, kuko umwanzi arabizi ko urwenya ntacyo rwaguhindura. Cyakora wasekaho gake
ariko nta ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana rifite imbaraga zo kuguhindura. Ijambo ry'Imana rifite imbaraga zo kuntera gusa naryo. Haleluya. Ijambo ry'Imana rirahagije ngo rimare impagarara z'ubuzima n'ubwoba bwose. Ariko umuntu nubwo yagusetsa kuva mu gitondo kugeza nijoro uzakomeza uri wowe. Kandi ku munsi mubi nihatera umunsi mubi ukaza, uzarambarara nk'umuntu utarigeze umenya Imana. Ntimugakurikize imibereho y'ab'iki gihe, ahubwo mureke Imana ivugurure ibitekerezo byanyu. Nivugurure ibitekerezo byanyu ngo noneho mube muhindutse rwose. Uko ivugurure ibitekerezo byanjye, urutanse ndahinduka, ngahinduka, n'ahantu nari nzi ko hatahinduka ngasanga harimo harahinduka, n'ahantu nari nzi ko hatagororoka ngasanga harimo haragororoka, n'ibintu nari nzi ko ntashobora kubasha ngasanga birimo birakunda, nta yindi effort, kuko ibitekerezo byanjye birimo bivugururwa n'Imana ishaka, n'Imana ivuga, n'Imana yanditse, ngasanga ndimo ndahinduka. Haleluya. Mureke Imana ivugurure ibitekerezo byanyu, mube muhindutse rwose. Nibwo abemeye kudakurikiza imibereho y'iki gihe bakemerera Imana ikavugurura ibitekerezo byabo, bakagenda bahinduka rwose, aba noneho nibo bazashobora kumenya neza iby'Imana ishaka. Muri make hari abantu bazi ko bazi neza iby'Imana ishaka ariko batabizi, kuko batemeye uwo mwanya wo Imana ivugurura. Hari ibintu banze gusiga, kuko ntushobora kugira umwanya wo kwicara ku birenge bya Yesu udafite ibindi bintu wasize. Ubu mwigomwe ibintu byinshi kandi mwemerewe, mwari no kujyamo nta cyaha mukoze. Ariko iteka kwicara ku birenge bya Yesu bisaba ko hari ibindi bintu umuntu yaretse, akemera kwicarana nawe, agatindana nawe ari wenyine, akemera kwigisha ijambo ry'Imana n'abantu Imana yazanye imbere ye, cyangwa abigisha b'ijambo Imana yamuhaye. Hari ibintu asiga kugira ngo asingire ibindi. Ibintu ntibijya bikunda ko umuntu abigendaniramo icyarimwe. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Twamara rero kwemera kwivugurura ibitekerezo byacu, kandi reka mbabwire, aho ivugurura ni henshi, tuzarinda tujya mu ijuru hatari harangira. Imana ishimwe cyane. Tuzarinda tujyayo tukiri mu rugendo rwo gukura, tugana mu kigero cy'igihagararo cya Kristo. Ni mwiza, yuzuye kwera, yuzuye urukundo n'imbabazi, ku buryo kugana mu kigero cye nta muntu wavuga ngo ngewe nagezeyo ngo dore ndi umwigisha w'ijambo ry'Imana sinkeneye kuvugururwa. Afite ibintu by'ibihumbi arimo amvugururamo bidashirayo. Mwebwe sinzi aho mugeranye. Haleluya. Uko tugenda tuvugururwa rero, ngo tuzashobora kumenya neza iby'Imana ishaka. Hanyuma nitumara kumenya iby'Imana ishaka, hari ibintu bitubaho ngo kugira ngo tubashe guhitamo ibyiza. Haleluya. Ari igihe umuntu ahitamo ibintu azi ko ari byo byiza ariko atari byiza. Imana ishimwe cyane. Abantu bagiye batwara ubutumwa bwiza, yaba iwacu yaba n'abandi ba missionnaire barimo bajya hirya no hino batwaye ubutumwa bwiza mu moko ataramenya Yesu. Ntabwo bishobora kumvikana mu bwenge busanzwe ko umuntu asiga akazi akaba arangije kaminuza, yarageze mu gihe cyiza cyo kwinjiza amafaranga mu muryango, hanyuma agasiga ibyo bintu akavuga ngo agiye kuba umumissionnaire. Ngo ariko ibitekerezo byavuguruwe, aba bazamenya guhitamo neza ibyiza bishimishije Imana. Mfashe extreme y'abamissionnaire, si ngombwa ngo twese tuzanabebo, ariko dufite ibindi bintu ushobora kurekura bikamera nk'ubuswa mu maso. Ndimo ndavuga amaso y'abarokore, ntabwo mvuga amaso y'abatarakizwa. Batarakizwa bo n'ibindi, n'ubu babona twarasaze. Ariko ndimo ndavuga no mu bakijijwe. Hari ibintu ushobora kureka bikagaragara nk'ubuswa. Hari ibintu ushobora kwemera ukamera nk'umuntu wataye ubwenge. Ariko kugira ngo ubashe guhitamo neza ibintu bishimishije Imana, nuko wageze hano hantu ho kuvugururwa, nibwo muzashobora kumenya neza iby'Imana ishaka. Aha rero haba umuntu umwe. Iby'Imana ishaka ku muntu kuri wowe nanjye biratandukanye. Aho Imana yakugeneye guhagarara naho yangeneye guhagarara biratandukanye. Iby'Imana yakugeneye gukora n'iby'Imana yangeneye gukora biratandukanye. Ibyo bigahita bihindura umugambi w'Imana ku buzima bwa buri mukobwa w'Imana, ku buzima bwa buri mugore w'Imana. Twese iby'Imana iteganya kuri twebwe biratandukanye. Haleluya. Izabimenyesha abande abemera gusiga imibereho y'ab'iki gihe, bakaha Imana umwanya kugira ngo ivugurure ibitekerezo byayo. No kuvuga ngo batinda mu ijambo ry'Imana, bagatindana n'Imana mu mwanya wa bucece, ntibasengeshwa n'ibibazo gusa, bamara n'umwanya bifuza kumenya ubushake bw'Imana n'icyerekezo Imana ibaha. Uko batinda muri ibyo bintu, bazagenda bagwiza kumenya neza, kumenya kwabo kurakura, bagenda bamenya neza iby'Imana ishaka. Bamara kubimenya nabo bakagira guhitamo ibyiza, bya bindi bishimishije Imana kandi bitunganye rwose.
Haleluya. Mu gifaransa haravuga ngo ni la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Ni ukuvuga ngo umuntu mu rugendo agendana n'Imana ashobora kugarukira kuri kimwe, ariko hari ibintu byiza, ibindi biri agréable, ibindi biri perfect, niba ariko bavuga. Haleluya. Umugambi w'Imana ni mugari, ni munini, burya wakwigirana Imana imbere. Haleluya. Ngo biri good, biri acceptable, biri perfect, byose byuzuye mu bushake bw'Imana. Imana rero yifuza ko mwabana nk'umwana w'ikibyarwa cyangwa se nk'umuturanyi. Umuntu muturanye ntabwo azi ibintu byose biri mu nzu y'iwanyu. Umushyitsi wagusuye yagarukiye muri saro, niyo umutije icyumba araramo, ariko ntabwo yabyuka mu gitondo ngo azenguruke inzu yose ngo avuge ngo hano haba iki, hano bigenda gute. Ariko umwana mu rugo afungura firigo, akajya mu gikoni, akajya munsi y'igitanda, akinira mu nzu cyangwa agakinira hanze. Umwana uri mu rugo, data, abakobwa b'umwami. Haleluya. Arifuza ko mubana umubano winjiranyemo, umubano uri profond, umubano mugerana muri detail. Umwana akubwira ati mwana wanjye bya bindi byari uku, ubu hageze ko bibuku, ubu harakurikiraho iki, ubu ndagushaka muri ibi. Ibi bintu biraryoshye kandi ni ibyacu. Haleluya. Mureke twegerane n'Imana. Rema yatubwiye ngo umwenda ukingiriza ahera waratabutse, twese twemere kwegererayo. Ubusabane bwawe n'Imana bungana iki? Umwana na papa ntabwo bahuriye ku magambo bavugana gusa. Hari igihe tugira umugisha Imana ikaduha inzozi, amayerekwa, ikadutumaho bikaba biryoshye, ariko umwana na papa birenze ibyo. Niyo barebana ku maso gusa, niyo bakwicarana batavuze, niyo bakorana urugendo gusa. Data yifuza ku bana be ubusabane bwimbitse. Nicyo kizakumara impagarara z'ubuzima, kikaguha sekirite, kunyurwa, kugenda wemye, gushikama mu mwami, kuko uziranye n'Imana yawe. Haleluya. Abantu rero bazabaho batazi ubushake bw'Imana, atari uko Imana yabubimye cyangwa ko Imana yanze ko babumenya, ahubwo kuko batitanga bihagije mu cyatuma mind yabo, ibitekerezo byabo bivugururwa. Niyo mpamvu biravuye ngo ureke, wemere, ugomba kubigiramo uruhare. Haleluya. Umugambi w'Imana ku buzima bwawe rero ni uko wamenya ubushake bw'Imana bwuzuye ku buzima bwawe. Niyo wabugezemo, simvuga ngo ubushake bw'Imana ni ukumuvuga butumwa. Harimo abahamagara kuba bavuga butumwa, harimo abahamagara kuba ababyeyi barera abana mu rugo, harimo abahamagara. Ariko byose biba bikonexe cyangwa bifatanye n'ikintu gifasha abantu guhindurirwa eternity, guhindurirwa aho bazaba. Niba Imana yaraguhaye amafaranga menshi, ni byiza, kaguha position nziza mu kazi, ni byiza, ariko reka ngo bitagarukiraho. Ntabwo ari kugira ngo ufashe abakene gusa cyangwa ufashe itorero, oya. Ibyo ukora nabyo ni byiza, ariko bikwiriye kubiteka no muri wowe havamo ibintu bishobora gukiza ubugingo bw'abantu, ibintu bishobora gutuma abantu bakizwa, ibintu bishobora gutuma abantu bakomezwa mu mwami. Haleluya. Kuko ibindi bintu byose tuzabisiga intangaha. Urusengero rwiza mwubatse rugoye, kandi bamama butange n'amafaranga vuba n'ibisigaye mu birangize, nubwo mwayatanze Imana ibaha umugisha. Haleluya. Ariko insengero nziza twubaka zizahera intangaha, ariko ubugingo bw'abantu bahakirijwe ko tuzazamukana nabwo mu bwami bw'Imana. Niyo mpamvu ntushobora kuvuga ngo uhagaze mu mugambi w'Imana utarimo gukora ikintu gikiza ubugingo bw'abantu. Ye gufasha abandi kubukiza, ariko nawe wavugana n'umukozi wawe, wavugana n'umuzamu wawe, wavugana n'umushoferi wawe, wavugana n'umuntu mukorana mu kazi. Imibare iracyerekana ko abantu bakizwa kandi bakabikora bakabikomereramo n'abantu bakijijwe umuntu ku muntu. Ntabwo ari bya biterane binini. Bira biterane binini duhamagara abantu bagakizwa, ariko iyo atabonye umuntu bakomezanya urugendo, benshi bagarukiriza aho ngaho iby'agakiza. Rero twese dufite umurimo duhawe n'imbabazi Yesu yaduhaye wo gufata icyo twahawe tukakibwira abandi. Ikibabaje nuko abantu bakijijwe vuba ari bo barimo gukora uwo murimo. Sinzi niba mwumvise mu buhamya buriya mukobwa mwiza w'Nyamirambo, umuntu wamubwirije nawe yari umukristo mushyashya. Imibare igaragaza ko abakristo bashya ari bo bagira ishyaka ryo kubwira abandi. Twebwe abamaze kuba abasiniya dufite imirimo myinshi mu rusengero, nta mwanya dufite wo gutumira abantu. Kandi icyatumye dukizwa, hari abantu badutumiye, hari abantu batubwirije, hari abantu badufatiye umwanya.
umugambi mugari w'Imana ku buzima bwawe bwite. Ndimo ndumva ndi kurondogora kubera ko nshaka kubishimangira ukagira ngo ninjye ushinzwe kubishimangira. Haleluya. Imana nta muntu n'umwe yigeze ihisha ubushake bwayo bwuzuye, ahubwo abantu banze kumara umwanya wo kuvugururwa, kwemera ko ibitekerezo byabo bivugururwa. Haleluya. Dusubire handi twari turi mu Efeso 2 ku murongo wa 6. Reka nihute mve kuri iki, ibindi ndabivugaho gato. Ngo nuko ku murongo wa 6 twagezeyo. Nuko ituzurana nawe. Ituzurana nande? Na Kristo. Itwicaranya nawe mu ijuru mu buryo bw'umwuka, turi muri Kristo Yesu. Ubu tugenda ino ariko ntidutuye ino. Haleluya. Ngo kugira ngo mu bihe bizaza izerekane ubutunzi bw'ubuntu bwayo buhebuje byose, itugirira neza muri Kristo Yesu. Mwakijijwe n'ubuntu kubwo kwizera, ntibyavuye kuri twe, ntibyavuye kuri mwe, ahubwo ni impano y'Imana. Ntibyavuye no ku mirimo kugira ngo hatagira umuntu wirarira. Yesu ni mwiza. Haleluya. Hari igihe umuntu akizwa atarandavuye mu byaha akajya avuga ati ngewe n'ubundi nari ndi umuntu mwiza. Wari umuntu mwiza ariko burya wari buzagire gute? Wari buzarimbuke. N'ikinyabupfura cyawe n'ubusugi bwawe disi wari buzarimbuke. Ariko kandi ntibivuga ngo tubanze twandavure. Oya, ugize Imana Yesu agakuroba utarandavura. Kwandavura bidusigira inkovu ibihumbi. Yemwe abafite inkovu bagendana. Haleluya. Kandi barakijijwe. Imana itugirire neza. Ngo mwakijijwe n'ubuntu kubwo kwizera, ntibyavuye kuri mwe. Ngo utavuga ngo ngewe nari ngereranyije, ngewe navugaga mu muryango w'abantu basenga. Oya, harimo abantu bafite ababyeyi basenga kandi batari bakizwa. Nta kintu na kimwe cyabiguhesheje uretse ko ari gift, ni impano y'Imana. Mwakijijwe n'ubuntu kubwo kwizera, ntibyavuye kuri mwe, ahubwo ni impano y'Imana. Ntibyavuye no ku mirimo kugira ngo hatagira umuntu wirarira. Haleluya. Ariko ubwo buntu bwose bwaratanzwe, iyo gift Imana irayiduha, hari aho irimo ituganisha. Ku murongo wa 10 ngo kuko turabo yaremye, ituremeye imirimo myiza muri Kristo Yesu, iyi Imana yiteguriye kera kugira ngo tuyigenderemo. Ni igiki kitsinda umutima wanjye ahangaha ngewe? Naka karongo kavuga ngo iyi Imana yiteguriye kera. Ibintu urimo wanga guhagararamo, ibintu ndimo nanga guhagararamo, Imana yari yarabiteguye kera, igutegereje ivuga ngo arakizwa ryari, arahura n'ubutumwa bwiza ryari, ninde uri mu mfata akaboko. Twamara gukizwa tukanga guhagarara muri ibyo bintu Imana yamaze igihe kinini tutazi ibitegura. Iyo urimo uvuga ngo sinakora ibingo, Imana irabizi ngo ntiyansaba biriya. Nanjye ubwo bupfapfa nabugize imyaka myinshi, sinzi wowe aho bukugeze. Imana ngo irabizi ngo ntiyansabe, ngo singo Imana yansaba kuba pasiteri. Ubu se ngiye ko nabayewe. Yesu nari ndi umumama mwiza wicaye witonze, utabira icyuya nk'uko nyibira. Nabyo ni ibibazo. Witonze, ufite amagambo y'ikinyabupfura, sibyo rata pisi. Amagambo y'ikinyabupfura abazi. Ntuje nanjye ndi umugore witonze. Iyo umuntu waguzwe amaraso, iyo umuntu byasabye umwana w'Imana kujya ku musaraba, uwo muntu baguze amaraso, uwo muntu byasabye ko umwana w'Imana yambara ubusa akajya ku musaraba, iyo umuntu yifashe akavuga ngo Imana irabizi ngo iki cyo ngo ntiyakinsaba, ubwo muntu abazi icyo yaguzwe. Iyo se twanze guha umuremyi w'ijuru n'isi wadukije kubw'ubuntu, iyo twanze kumuha umwanya ngo ni busy n'Imana irabizi, oya nta byiza, ahubwo yumirwa n'uburyo yaguhaye umugisha wo kuba busy, ukaba utabasha gupanga, ufite n'ibyo upanga, ufite n'abakozi usigira urugo, ufite n'amafaranga watuma ibintu. Ubundi uko umuntu agira ubushobozi niko agira amaboko menshi amukorera. Mwumve ikinsinda namwe ngibabwira, imirimo Imana yiteguriye kera. Mu ijuru impamvu haba umunsi mukuru hari umuntu ukijijwe,
Icyambere umuntu abacitse umuriro w'iteka, kandi uwo muntu abagiye guhuzwa n'iyi mirimo yari yararemewe. Nuvuga ngo hari imirimo ipendinga itegereje y'Imana yari yarateguye kera. Kavuga ngo Rutase nakizwa, Pisi nakizwa, Jeanne nakizwa, Jacqueline nakizwa, Kanaka nakizwa. Imana igahita imucomeka mu mirimo yo yari yarateguye kera, kuko Imana yifuza ko abantu bose bakizwa. Hanyuma twamara gukizwa, ubutesi bukatubana bwinshi, ubupfapfa bukatubana bwinshi, tukabona imyaka ari twebwe tudakora kuri Bibiliya, ari twebwe tutiga ijambo ry'Imana, ari twebwe tukanyurana burundu, umuntu tugashobora kumushyingura yaranyuranye burundu n'imirimo Imana yari iriteguriye kera. Icyo nari nkeneye nukuza ngiye ngafitinga muri iyo mirimo. Imana itubabarire. Umugambi mugari w'Imana ku buzima bwawe nkawe ubwawe, wowe waguzwe amaraso, wowe Yesu yakunze urukundo rutagira akagero, wowe Yesu ababarira bidashira, babazize ntizishira, ubuntu bwe ntibugira akagero, utubabarira by'iteka, tukamwitura kumuha umugongo, kuko adashaka kugutakaza, akajya yemera udusonga tugakubita, akemera utugorane tukaza. Ntabwo ndimo nshinyagura, nanjye meze nkamwe, muhumure nta tandukaniro. Menyeraho gake, umuntu akamenyera, akaburira Imana umwanya, Imana ikongera ikanyeganyezaho gato, kongera akagaruka. Ubu tuzajya duhora tuzanwa no kunyeganyezwa, hari uko twanyeganyejwe, ari uko waje hakiri kare, kitoza gusenga hakiri kare. Kurumva ngo ngiye ngoma nifitiye inzara, ninde muntu wiyiriza ntagire inzara? Ninde? Ugifu iseke gikoze gute? Ngurumva ngo iyo nanjye gusoma Bibiliya ngo ndasinzira. Twese dufite ibitotsi, twese turananiwe, twese dufite imirimo myinshi. Ngurumva ngo ntangiye kwisoma sinyumva. Ninde muntu watangiye gusoma Bibiliya bwa mbere akayisoma yumva? Ninde? Twese dutangira tutayumva, tukemera kwigishwa n'abandi, tukasoma tukaniga. Ninde mwigisha w'ijambo ry'Imana uri imbere y'ubuzima bwawe? Uyu munsi ku internet hari ushobora kurobanura muri Amerika, ukarobanura mu Burayi, ukarobanura muri Afrika, ukarobanura mu Rwanda, ukarobanura bushaka. Ngurumva ngo iyo mbisomye ngomba board. Uba board nyine kuko utaramenya ntibiravugururwa, ariko nibivugururwa azajya avuga ikintu umve n'icyawe, navuga n'ikintu umve n'icyawe, navuga n'ikintu umvura ryohewe, navuga n'ikintu umvura hishuriwe, navuga n'ikintu uhagurutswe mu magambo ye nuko ufite inshingano, ufite ibyo ugomba gukora. Ariko nibijya bitangira bimeze gutya, ariko emera nyine gutangira. Muzi ko hari abagore, kanibwirira abagore, ariko n'abakobwa ntatandukanira. Muzi ko hari abagore bamaze imyaka 10 mu gakiza batarasoma Bibiliya kuva ku itangiro kugeza mu byahishuwe. Imyaka 10 irashize, ntarashwe. Aza karongo kamwe, nunyura mu mazi nzagira gute? Nzaba ndi kumwe nawe. Nanjye nzira iki kuko natinze kurisoma, ariko umuntu burya yaryiga rikajyamo. Niba hari ikintu kizaguha gutekana mu isi idatekanye, ntabwo uzatekanishwa no ku bibazo byose wari ufite byakemutse. Ikintu kizaguha gutekana no gukomera muri iyi si akajagari n'imibabaro myinshi. Isi irababaza, isi iratungura, ikintu utaruzi ko gishoboka kikashoboka. Ukagira gutyo ugapfusha umwana utarigeze ubirota. Ubundi abana bagenewe gushyingura ababyeyi, ukagira gutyo ukabura umuntu muto, ukagira gutyo ukabona ikintu utaruzi ko cyaza. Ikintu kizaguha amahoro muri iyi si idafite amahoro ni amagambo yagwiriye muri wowe. Haleluya. Ubuzima bwawe buzaba bwubatse ku rutare, kuko amagambo y'Imana wayafashe ukayakomeza, ngo imivi igatemba, imiyaga igwahuha, ariko ubuzima bwawe bugakomeza bushikamye, ku buryo ushobora kwikora ukagira ngo ariko mfite umubiri, ese nabaye iki? Ntacyo wabaye, ahubwo wubatse ku rutare. Haleluya, haleluya. Kuko turabo yaremye, ituremeye imirimo myiza muri Kristo Yesu. Iyi Imana yiteguriye kera, Imana irene biteguye kera. Iravuga ngo ningira Imana Rutanse agakizwa, nagira Imana akanyumvira, nagira Imana akumva amagambo y'Imana bikamutera inyota, nagira Imana akazagira iminsi yo gukora amasengesho ngo yumve icyo mubaza.
yumva icyo mushakaho, nagira Imana akazitanga nka rimwe, agakora amasengesho yo kumaza ngo Mana umugambi wanjye nuwuhe, ikansogongeza aho gatoya. Amayerekwa yose wagize n'ijwi ry'Imana wumvise n'ibyo bagutumyeho by'ukuri, burya byari byo kukurembuza ngo ngwino nkubwire ibindi mwana wanjye. Ntabwo byari bihagije, ntabwo byarangiraga hariya. Imana ikavuga ati ningira Imana agakizwa, nagira Imana agahura n'ijambo ryanjye rikamutera inyota, nagira Imana akikingira nk'ahantu agasenga akabaza ngo imigambi yanjye ni iyihe. Imana ikagenda igutwara ngo irebe ko yakugeza mu mirimo yo yateguye kera kugira ngo uzayigenderemo. Tekereza gusaza ukaduhombera mu bwami bw'Imana utarigeze uhuzwa. Iyo mvuze ngo guhuzwa n'icyo Imana yaturemeye, mutumva ko ari abantu batagize umumaro mu isi. Hari abantu bagize umumaro mu isi, ariko bagize umumaro utandukanye n'ibyo bari bararemewe. Twebwe bakijijwe dufite umugisha. Yesu arimo avuga ku mwuka wera muri Yohana, yarabwiye ngo ntibishoboka ko abisi bamuhabwa, ariko mwebweho, haleluya, mwebweho muzamubona. Yesu ashimwe cyane, kuko ariho namwe muzabaho. Nukunyagwa kuba ukorera ahantu mu kazi, ukaba ucuruza ibintu cyangwa ucuruza ahantu, ukaba umaze imyaka mu gakiza ariko utazi ko ari byo wagombye kuba urimo. Uzi ko Imana ivuga ikavuga ati mwana wanjye igihe cyo kuva muri akazi kirageze, cyangwa ikavuga ati mwana wanjye igihe cyo nubwo ushaka kuhava ariko ntiharagera. Imana ikavuga ati oya, urimo uracuruza biriya ariko si byo wagenewe, urimo uratura muri Kigali ariko burya wowe umugisha uri Gisenyi, urimo urakorera hehe? Ubu twese turimo turimuka tujya hehe? Kana ubu hari abantu bajya muri Canada kuko baragenewe kubayo, ntatera ibuye ku karere. Ariko abantu barimo bajya Canada imigisha yabo bayisize hano i Kigali. Ni ukuri kose warakijijwe, ufite umwuka wera ushobora kukongora akavuga ati biriya bintu nubwo bisa nk'ibinese, nka kwa kundi Loti yarebye ngo akabona ikibaya cy'Isodomu kimeze neza, ariko wowe ufite umwuka wera, wowe ntuyoborwa n'ibigaragara n'amaso. Uyu mwuka wera yakubwira ati mwana wanjye nubwo impapuro zihari na viza yo muri Amerika y'imyaka 10, ariko wowe si hariya. Dufite umwuka wera. Ngo Imana yari yarabimbwiye ko tuzajya hanze. Kujya hanze se bivuze guturayo. We yari yaravuze ko uzajya kuvuga ubutumwa bwiza. We yari yaravuze ko simbizi. Kanigarukire. Haleluya. Nari mvuze ngo hari imirimo myiza iri muri Kristo Yesu Imana yiteguriye kera, yamaze igihe yitegura. Ubonye agakiza, impundu ziraba mu ijuru. Murabizi ko hajya haba impundu, umunezero ukaba mwinshi mu bamarayika b'Imana banejejwe n'umunyabyaha umwe wihannye. Imana ikuvuga ubu rero atangiye urugendo, arazutse. Imana idufashe agume mu itorero rizima, yiga ijambo ry'Imana. Muzari buryo Satani arwanya ijambo ry'Imana. Ubara abantu bakijijwe batagira insengero babarizwamo, batagira ahantu bigira ijambo ry'Imana, batagira umuntu bashumbwa n'abantu bose. None uko washumbwe n'abantu bose ukarangira nta kintu kimufashe, kuko ibyo Rutanse yigishije binyuranye n'ibyo PC yigishije, none ugasigara hagati. Umwanzi akabikora nkana kugira ngo tekerezo byo bitavugururwa, ukagumana ubwenge bwa kera n'imikorere ya kera. Ubwenge bwa kera butumukizwa ugakomeza ugatanga ruswa. Ubwenge bwa kera butumukizwa ugahorana ubwoba bw'imibereho, ukavuga uti ese muri Kigali nabaho gute? Wabaho gute? Papa wawe ari umutunzi w'ijuru n'isi. Ubwenge butavuguruwe nuvuga ngo umuntu yarakijwe yinjira mu rusengero, ariko uko yatekerezaga nuko yakoraga niko yagumanye. Ngo ubuse ngo wabona akazi gute ngo udafite ngo umuntu ukuzi? Bura Yosefu muri Egiputa yarazwi nande? Bura Daniel yavuganiwe nande? Kujya kimwe bamuhaga n'ibihembo akavuga ati imikufi n'izahabu nimuyigumanire. Mureke twigira imbere, twemere Imana ituvugurure. Ituvugurura ituganisha hese hano mu mirimo yari yaraturemeye kera. Iyo yamaze igihe yitegurira kera kugira ngo yihagararemo, nuyihagararamo uzaryoherwa. Imiyaga y'isi nta kizagutwara. Haleluya, haleluya. Ngo imirimo ngo que Dieu a préparé d'avance, which God prepared beforehand. Imana yarabiteguye mbere. Mva kuri kano gace rero natinzeho kandi bikabije. Ugeze ku kihe kigero? Uri kuri percentage ingana iki? Wowe ubwawe n'Imana, hatarajyamo kuba uri umugore wa kanaka, hatarajyamo ikindi kintu cyari cyo cyose. Haleluya. Reka njye ku kandi. Umugambi w'Imana ku buzima bwanjye nk'umufasha.
abantu bose b'igitsina gore siko bashatse. Haleluya. Abashatse siko bose bagifite abagabo, harimo n'abapfakaye. Iyo utamenya umugambi w'Imana ku buzima bwawe nkawe ubwawe, iyo upfushije umugabo uhita wumva umugambi w'Imana urangiye. Iyo utinze gushaka uba wumva Imana mufitanye ikibazo, kuko wibwira ko bisa nkaho bizirikanywe. Haleluya. Ntabwo mvuze ko hariho abantu batazashaka, kereka wenda babihisemo bagahitamo kuba nk'ababikira, ariko wowe niba uri umukobwa utarashaka kandi ubishaka, komeza ubisengere rwose, uzashake uragahirwa. Umusore nabanguke kwanza, sinzi naho atinze, nabanguke yitabe, mwubaka urugo, mukorera Imana hamwe. Ariko umugambi w'Imana ntabwo utangira ari uko washatse, nta nubwo iyo ugize ibyago ugapfakara cyangwa ugasenya, kuko nabyo bibaho, umugambi w'Imana uba urangiye. Gusa muri bimwe byiza Imana yaduhaye, haleluya, idutiza tukiri n'ahangaha ko mu ijuru nta gushaka kubayo, harimo iyi gift y'urushako, harimo iyi impano nziza yo gushakwa cyangwa yo gushaka. Haleluya. Ni gift, ni impano y'Imana, ariko izirikanywemo na assignment, izirikanywemo n'umurimo ku bari muri Kristo Yesu. Abatari muri Kristo Yesu ni ibindi, wenda no kuba umugore bikarangira. Ariko ibintu byiza byose Imana iduha twebwe abari muri Kristo Yesu ni byiza, tukabyenjoyinga. Ni impano y'Imana, ariko irimo n'umurimo, irimo na assignment, irimo umukoro. Kubyara ni byiza, turaza kubigeraho, sindi bubitindeho. Kubyara ni byiza, ariko nabyo bizirikanywe na responsibility cyangwa n'inshingano. Umugisha wose Imana iduha turawenjoyinga, ariko uzirikanywe n'iki? N'inshingano na responsibility. Imana itugirire neza. Haleluya. Muri Matayo 19 ndasoma ku murongo wa 10 no 11 gusa, ariko hejuru hari hatangiye hari impaka z'abantu babazaga Yesu, bamubaza ibyo gusenda abagore babo, uko Mose yari yarabibemereye. Yesu arabasubiza, aravuga ati nubwo yabibemereye yari yabitewe n'iki? N'imitima yanyu inangiwe, ariko kuva mbere si wari umugambi w'Imana. Haleluya. Hanyuma Yesu akomeza abwira ibyo kurongora, nuko bagombye kugumana n'abagore babo n'iby'akaramata. None abigishwa be bamubaza ikibazo aricyo giye guhera ku murongo wa 10. Abigishwa ba Yesu ndabakunda. Ngo abigishwa bamaze kumva uburyo bikomeye, bamaze kumva uburyo ari ibintu by'akaramata no kugumana, barambwira ati yewe nimba ari ibyo by'umugabo n'umugore we niba bigenda bityo, noneho kurongora si byiza. Niwo mwanzuro bagize gute? Bakuyemo. Kubera iki? Niba ari ibintu byo kuzirikanywa, niba ari ibintu by'akaramata, niba ari ibintu byo kudatandukana, abigishwa bo bihaye umwanzuro, bavuga ati nimba ari ibyo rero kurongora si kurongora ni byiza, kurongorwa ni byiza. Iyo bitaba byiza ntabwo Imana iba yarabihishiriye Adamu. Haleluya. Adamu yari afite ibintu byose, afite imigezi itembamo izahabu, afite ibyo kurya byose, imbuto nziza, n'ibintu byose bitari mu icyaha, bitarimo umuruho. Nubwo yakoraga ntiyabiraga icyuya, yari ameze neza, ariko Imana imurebye iravuga ngo uyu muntu hari ikindi kintu abuze. Haleluya. Hari undi muntu nkwiriye kuzana mu buzima bwe bikabona kuba byiza cyane, bikuzura. Imana ishimwe. Umva Yesu rero ko abashubije ku murongo wa 11. Nifuza ko iki kintu wakigumana mu mutima wawe. Nawe arababwira ati abantu bose ntibabasha kwemera iryo jambo keretse ababihawe. Abantu bahawe kurongorwa, reka tuzamurire Imana icyubahiro. Abantu Imana yagiriye ubuntu ikagera gute? Ikabibaha. Ntabwo ari umusaraba yatwikoreje, oya, ni gift, ni impano Imana yaduhaye. Kuko hari abakobwa bakurutaga ubwiza, bakurushaga ubwitonzi, bakurushaga amashuri, batashatse cyangwa se bashatse bagahita bapfakara, cyangwa se ingo zanze. Ibuke ku rugo rwubakwa n'abantu bangahe? 2. None se umuvandimwe akubwira ati ndahambire ndagiye, wamuzirika, wamugira ute? Keretse ababihawe. Imana yaduhaye gift nziza yo kuba abagore babakanaka. Haleluya. Umugambi w'Imana ku buzima bwanjye nk'umufasha. Iyi ni gift ariko irimo assignment. Ikintu ujya kugiha agaciro iyo wabanje kumenya inkomoko yacyo. Urushako rwavuye hehe? Rwavuye kwa papa na mama, rwavuye ku Mana. Impamvu abagabo bacu dushobora kubafata for granted,
biba bimeze nk'aho twarihuriye twiga muri segonderi cyangwa twiga muri kaminuza, turihurira, arankunda n'ubundi ari umukobwa mwiza w'igikundiro, sundi urabona aricyo nari mbaye, none nkajya ngira ngo naho bigarukira. Oya, ibi bintu bikomoka ku Mana. Gift yose izagira agaciro kuko wahaye agaciro wagize gute, uwayiguhaye. None iyo uzi icyo byamusabye kugira ngo ayibone, urushaho kubiha agaciro. Urushako ni impano y'Imana. Umugabo yaba arara mu muferege, yaba abanzamo umutwe, yaba atataha, yaba vuga ngo ni impano y'Imana. Ni impano, ni impano. Mundariba ku minwa yanyu. Ni impano. Urimo uramukubitaho ijisho ukavuga uti yewe urebe ngira ngo ni impano, impano yo mu karere cyangwa yo mu kagari. Ni impano y'Imana. Uko ameze kose ni impano y'Imana. Haleluya. Kuko ni Imana yadukanye ibintu byo gushakana. Yesu nawe hari yaratubwiye ngo nyine ibyo bintu mwari muvuze byo kuko udashaka ari byo byiza biranashoboka, ariko noneho hari abandi babihawe. Twebwe turi mu babihawe, bakiri impano y'Imana. Imana nibishimirwe. Haleluya. Mwibarize rero, umaze kumenya ko ari impano yavuye ku Mana, iyo mpano yavuye ku Mana uyifashe ute? Vuga sha wivira aho ngaho wigendere, dore n'ubundi uri n'umushyitsi. Ntabyo ntabyo nzi, ntabyo nkeneye kumenya, ariko ni impano y'Imana. Kandi ufite assignment, ufite umukoro, ufite umurimo kuri iyo mpano Imana yazanye mu buzima bwawe. Kuki hari uriya hatari kanaka wundi? Kuki mfite uyu ntafite uriya wundi? Hari igihe umuntu aba yumva yaguranisha. Impano y'Imana wahawe n'Imana, urimo urayikoraho iki? Nongera nkubwire ngo gift yose iva ku Mana. Buri impano nziza yose Imana iduhaye izizirikanywe na responsibility na assignment. Nigeze kumva umugore, nago nemera mundi byinshi mu byo yigisha, nago ari umunyarwandakazi, ariko yavuze ikintu kimwe kirampindura. Yaravuze ngo umugabo we n'umupasiteri nawe, yaravuze ngo umugabo we akiragizwa kuba umupasiteri, kuba umushumba, ngo yasenze Imana, ngo ari mu cyumba, mudamu muto bisanzwe ubu arakuze, ngo aravuga ngo Mana uzambaze ubuzima bw'umwuka bw'uyu mugabo, uzambaze gukomera no kunanirwa k'uyu mugabo. Nka rero uzambaze Mana nintamubera inyunganizi. Kuva maze kumenya ko wamuhamagaye, Mana nemeye umurimo wo kumubera inyunganizi, nzamusapotinga mu buryo bwose. Uwo mugore we yararahira avuga ngo Mana uzabimbaze, kunanirwa k'uyu mugabo uzakumbaze. Nka rero narabyumvise navuga ni kambaye Hortense. Yego nanjye mfite ibindi nakoze, navuze Mana uzambaze eta spirituel y'urugo rwanjye, ngiye kujya mbasengera. Mu Baroma 15:2 haravuga ngo umuntu wese muri twe anezeze mugenzi we kugira ngo amubere inyunganizi. Umuntu wese muri twe anezeze mugenzi we kugira ngo amubere inyunganizi, amukomeze. Bagore bahawe, bagiriwe n'Imana ubuntu, bakubaka ingo, bakaba bafite bitwa ba mukanaka, mukakanaka, mukaba mufite abagabo, tukaba tugize umugisha tutapfakaye, tukaba dufite umugisha turi kumwe n'abo bagabo. Bibiliya irakubwira rino jambo ngo umuntu wese muri twe anezeze mugenzi we kugira ngo amubere inyunganizi, amukomeze, kuko ari impano yavuye ku Mana. Twamaze kuvuga bya bindi byinshi by'umugambi w'Imana kuri njye ubwanjye, kuko biriya nibikunda nicyo kizagushoboza na assignment ikurikiraho. Nibidakunda uzahora usigana, dore ntareba, dore ntareba, dore ntabona, dore ntasenga, dore. Ariko kiriya cya mbere nigikunda, iyi assignment ya kabiri uzayikora neza udasigana, kugira ngo mubere inyunganizi. Iyo twagize Imana abagabo bacu bagakizwa, sinzi uko bicurama, ariko bita bicurama, ukamuharira iby'umwuka byose. Niwe umenya ijambo, niwe utwigisha, ese arimenye nawe ukarimenya,
byatwara iki? Ese amenye gusenga nawe ukabimenya, ese akoreye Imana nawe ukayikora mu buryo bwawe, byatwara iki? Ko byarushaho kuba byiza. Haleluya. Uvane hano iki kintu cyuko mu mugambi w'Imana ku buzima bwawe nk'umufasha, Imana igutegereje ko waba inyunganizi y'umugabo wawe mu bice byose, emotionally, kukwiriye kumubera inyunganizi mu buryo buri spirituel, mu buryo bw'umwuka, kukwiriye kumubera inyunganizi mu buryo buri physique. Imana yaguhaye izina kwita umufasha. Umufasha akenerwa ahantu hose hari intege nke. Haleluya. Iyo mfite imbaraga zo gutera kano gatuti ntago ukeneye kuza kukanteruza, kuko ngize gute ndagashoboye. Ariko impamvu Imana yaduhaye izina ryitwa umufasha, turaryanga, terambere mo riri dutesha, ariko niryo data yaduhaye. Yesu ashimwe cyane. Umufasha amaboko yazakenerwa cyane ahatari imbaraga zo naje kugira gute gufasha. Abagore mu nyumve, twazongera guhurira ku isi, twazahurira mu ijuru, ariko ibintu bibabwira nanjye ngira gute ngibwira, none se rwo ndi umugabo. Yesu ashimwe. Haleluya. Haleluya. Mu mugambi w'Imana ku buzima bwawe, imaze kuguha ya mpano yo gushaka, yaguhamagaye nk'umufasha. Nawe urahire nk'ukuriya mudamu yarahiye, uvuga uti Imana umbaze ibyo gukomera kwe mu mwuka. Alo. Erega ntumukomeza ariko uramusengera. Mana umbaze ibyo ku marangamutima ye kumva ari sekiwa. Ntuzamutera mwayawe ariko araho uzakora akagubwa neza. Hari ijambo ryiza azagusangana kandi yabyishe yabidurubanze n'ubushize yarabyishe, ariko asanga ufite ijambo ry'imwe ngo yes you can, nabire wabishobora, byakunda. Iyo amagambo atagikora. Haleluya. Haleluya. Hari amagambo yose warayamazeyo, warayasubiyemo, yarabaye nka repetition, warayaririmbye, warayamazeyo, cyangwa se atanagihari ngo yamubwire. Umugore umwe yarabimbwiye, njya mbivuga, yarambwiye atari ko tanse uvuga ngo tubagandukire, ativugira nyine, tubagandukire se tubakuye. Aho amagambo yawe atagera, aho urukundo rwawe rutagera, amavi yawe yagira gute yagerayo. Haleluya. Mwuka wera yamusanga iyo ngiyo, ariko hamagariwe uyu murimo wo kuba umufasha, mubere inyunganizi muri byose. Ukavuga uti Imana umbaze iby'umwuka we, ngiye kumusengera kugeza igihe azahura nawe. Imana umbaze iby'amarangamutima, ngiye kumubwira ibyiza, ngiye kumukunda kugeza igihe mu mutima we nawe azagira security. Kubana n'umuntu udafite security nabyo biravuna. Uvuga A kumva Z, wahembwa amafaranga menshi yo kugira ngo ashime Imana, akavuga ati aransuzuguye, mbese bikavanga, ariko umwuka wera ari kumwe natwe. Uriya mugabo uramushinzwe kuko ni impano y'Imana. Uramushinzwe uko ameze inyuma, uramushinzwe uko ameze imbere, uramushinzwe ahantu hose. Ariko urutakibasha kumugeraho cyangwa bitameze neza, ufite umwuka w'Imana muri wowe, ufite amasengesho, ufite guhamagara Imana ukabwita Imana umusange naho ari. Uriya mugabo akizwe, uriya mugabo akumenye, uriya mugabo mukirize ibikomere byo mu mutima, uriya mugabo wampaye, wazanye mu buzima bwanjye. Haleluya. Tahana ko ari gift yavuye ku Mana, ntupfe guteragana. Ushobora guhabwa ikintu n'umurimo w'ijuru n'isi ngo ujugunyanze aho ubonye. Sibyo nshuti z'Imana? Umugabo we yavuye ku Mana. Nubwo wakuvyutse twarihuriye, twarabapagani, Yesu mwarihuriye, kuki muri miliyari zingahe zituyisi ngo ari we wavanyemo akabo wawe, n'uwo nyine we wawe, kandi ntago bamuguranisha. Ririya sengesho Lorette yasengaga nuko yari ataramenya ijambo ry'Imana. Nuriya niwe umugambi w'Imana ku buzima bwanjye nk'umubyeyi. Ndashoje. Haleluya. Muribuka ko twakijijwe kandi tudafite buno buzima gusa, ahubwo dufite n'ubuzima bwa nyuma y'ubu ngubu. Ahantu tujya dutsindirwa nk'ababyeyi nuko nyuma yo gukizwa twakomeje kurera igice kimwe kiri physique nk'uko twari tumeze tutarakizwa. Iyo umuntu atarakizwa abazi ibya hano gusa, azi ibyo kwambara n'ibyo kurya n'iby'amashuri, ariko bari abana Imana yadutijije. Haleluya. Nabo bafite ubugingo, bafite ubuzima bwa nyuma y'ubu ngubu. Biba ari ugutsindwa rero iyo natwe turereye umubiri gusa, tukarerera amashuri, tukarerera imyambaro, tukarerera ibyo kurya, tukibagirwa ko n'intizanye Imana yazanye mu biganza byacu kugira ngo tuzamutoze, tumubwire ko nyuma y'ubu buzima hari ubundi, tumwigishe inzira z'Imana akiri mutoya. Abagore benshi nabo twakomeje kurerera umubiri kandi twaramaze twebwe gukizwa.
dufite ubugingo buhoraho muri twebwe. Ibyakakuraje inshinga, ibyakurazaga inshinga utari wakizwa ku mwana wawe, nibyo bikikuraza inshinga waramaze gukizwa. Ubizi ko hari irimbukiro, ubizi ko hari n'ijuru. Tukababazwa n'amashuri gusa bazajyamo na minervari n'ibyo bazarya n'ibyo bazambara. Hari n'amashuri tujya tubajyanamo atari yo twashakaga, ari kugira ngo abaturanyi na bene wacu bamenye ko twamujyanye hehe muri rya shuri. Kameme bariya abana Imana yadutije ikabacisha iwawe ikabacisha iwanjye, bariya abana nabo bafite ubuzima bwa nyuma y'ubu ngubu. Tugiye guhumiriza ku maso mu binibariza akabazo. Muhumirize mutababona, muhumirizeho gato. Ninde mu mama wagize umugisha wo kuba afite abana utabasengesha isengesho gusa ryagiye kuryama, bigana ijambo ry'Imana hejuru y'inshuro 3 mu cyumweru? Azamura ukuboko. Hejuru ya 3 mu cyumweru. Imana ibaho umugisha. Ninde tugihumirije twamanuye aba mbere. Ninde mu mama Imana ahaye umugisha wo kugira abana wigana nabo ijambo ry'Imana? Simvuga agasengesho bagiye kuryama, nubwo nako kageraho kakaducika. Wigana nabo ijambo ry'Imana umunsi wojejeho byibuza rimwe mu cyumweru. Ntimuzamure kubera isoni, muzamure kuko ari ukuri. Imana ibaho umugisha. Numanure ninjye nyine wabonye. Imana ishimwe. Reka twongere turebane. Ese mwanyemerera uyu munsi kubw'imbabazi z'Imana tukava hano dufashe ingamba? Igihe Imana yaguhaga abana, igihe Imana yamaga abana, yari yizeye ko nzabatoza inzira z'Imana. Akenshi dutinda kubimenya, tukigira mu materaniro. Mvuga narabikoze kandi igihe kirekire, tukigira mu materaniro. Ushobora guterana imigoroba myinshi, ugaterana ibitondo, abo ku rusengero rwanyu batateranye ukaba wigira ahandi hantu basenga, ahantu hatandukanye, ariko ntitumanukane y'Imana ngo tuyitoze abana bacu. Reka ndangirize kuri iyi mirongo. Mu Gutegeka kwa 2:4-9 haravuga ngo wirinde gusa ugire umwete wo kurinda umutima wawe, we kwibagirwa iby'amaso yawe yiboneye, bye kuva mu mutima wawe iminsi yose ukiriho, ahubwo bimenyesha abana bawe. Ahubwo bimenyesha abana bawe. Wirinde ugire umwete wo kurinda umutima wawe, we kwibagirwa iby'amaso yawe yiboneye, iby'Imana yagukoreye, bye kuva ku mutima wawe. Ariko nibirangiza ntibigarukiraho, ahubwo iminsi yose uzaba ukiri uzakomeze kubizirikana, nurangiza ubimenyesha abana bawe n'abuzukuru bawe. Mu gice cya 6 muri icyo gitabo, umurongo wa 4 no 7, nafashe ibyanditswe bike ariko ni henshi bibigaruka. Haravuga ngo umva bwoko bwa Isiraheli we, Uwiteka Imana yacu ni Uwiteka wenyine. Ukundisha Uwiteka Imana yawe umutima wawe wose n'ubugingo bwawe bwose n'imbaraga zawe zose. Aya mategeko ngo utegeke uyu munsi ahore ku mutima wawe, ujye ugira umwete. Impamvu navugaga iby'iminsi nuko muri kimwe mu bigaragaza umwete ni iminsi n'umwanya dushyira mu bintu. Haleluya. Agasengesho ka Mana urinde umwana wanjye agiye kuryama nako ni keza, ariko nukuri gafite umumaro muke. Uko duhindurwa n'ijambo ry'Imana niko n'abana bato ijambo ry'Imana ribahindura. Ushobora kwibaza ngo ntago ari bubashe kuryumva, ariko wowe jya usoma cyangwa umuhe nasome kubageza igihe cyo kumenya gusoma. Nimurangiza murebe icyo muvanyemo, nimurangiza mwibaze icyo umuntu yakuyemo, muzatangara ko muzabona abana bafite ibintu bakuyemo mutatekereza ko banumva. Haleluya. Ikindi jambo ry'Imana rifite imbaraga zo gutunga umwuka w'umuntu. Hanze hari ibintu miliyari byiteguye kubwira umwana wawe ko Imana itabaho, byiteguye kubwira umwana wawe ko yaba umuhungu cyangwa akaba umukobwa, icyo yahitamo ari cyo yakora. Turimo turajya mu iterambere, iwacu byarahageze, bizarushaho no kugwira. Internet iduhuza, bituma umwana ashobora gutekereza nk'umunyamerika kandi atuye hano turi hano i Masaka. Muranyumva nshuti z'Imana? Isi rero ifite ibyo bintu kandi iyo iri convincing. Umwana uzabicika n'umwana ufite ikintu yahawe kiri muri we gituma biriya bindi biza avuga ati no, ntabwo ari byo, Imana ibaho, Imana yakoze iki n'iki. Ntimugatinye no gusharinga abana bimwe mu bibazo murimo musengera, kuko iyo mwabisengeye hamwe n'ibinasubizwa bazamenya ko Imana yanyu isubiza. Haleluya. Ariko cyane cyane ijambo ry'Imana sho kubira ngo ntaryuzi, ntabwo ukeneye kuburizi, muzaryigana hamwe. None se ko wakijijwe atinda kuryiga nyine ntaryuzi, kandi abana bo barimo barakura. Ariko nimutangire mvuga tutiye gusoma Yohana, umwana wa mbere niba ufite 3 arasoma Yohana igice cya mbere,
asome mu buryo bwumvikana, hanyuma bari mukurikire mwumve icyo mukuyemo. Nimurangiza uwa kabiri asome icya kabiri, nimurangiza uwa gatatu asome icya gatatu, hanyuma mwibaze ngo dukuyemo iki. Nimushaka muzakoresha iminota 30, nimuba abagabo muzageze ku isaha, kuko abana bagomba kuryama kare, bagomba no kwiga. Mushaka gushyiraho umunsi umwe cyangwa iminsi ibiri, kuko isi ifite amakuru mabi azatuma abana bayoberwa icyerekezo, kandi baravukiye mu miryango ifite ba mama b'abarokore. Umugambi w'Imana ku buzima bwanjye, nk'umuntu wagize umugisha akabyara akagira abana, turimo turanyagwa. Wakwibuka ko umwana wadaheruka kujya mu bikinisho, ukegeranya udufaranga twinshi ukamujyanayo, ni byiza pe. Ariko niba uhangayikishijwe n'ibikinisho gusa, udahangayikishijwe na leta spirituelle y'umwana wawe, urimo wohereza mu mashuri bakuyemo Imana, bakuyemo Imana. Ahazigana n'abana b'abahungu ariko bajya muri toilette z'abakobwa, umwana wawe azacanganyikirwa. Ariko ijambo ry'Imana riza mu mutima we rikabamo, kuko abana tubafite igihe gito. Buriya ntabwo abana tuba tubafite kugeza mu myaka 30, 20 n'ingahe, no. Umwana ari wawe igihe gito cyane, kuko hari imyaka mike aba atazi ubwenge, yumva gusa atmosfere yo mu rugo, umusengera gusa. Hari indi myaka atangira kugira ubwenge, atangira kumva, nicyo gihe cyo kumubwira. Utinze gato agiye mu mashuri, utinze gato agiye muri za interne, muri segonderi, utinze gato agiye muri kaminuza, kandi yamaze kwakira ibyisimuha. Ndababwira nanjye nibwira kubw'imbabazi z'Imana, umugambi mugari w'Imana ku buzima bwanjye nk'umubyeyi, nuko ntarera umubiri gusa. Umwana wagizwe n'ibice bitatu: fizike, niyo twambika, niyo tugaburira n'ibindi. Umwana wanjye afite agace kari emotionnel, kandi isi uko imeze kurya iyoborwa na za mbaraga za pesantere, za zindi zimanura. Kurya isi ariko imeze, ku ishuri baza bamutizinze, baza bamwisa amazina, ni wowe kwegura amarangamutima ye, ubwira ngo uri mwiza. Ngira umukobwa umwe wabucura wirabura, ko twajyaga ahantu abagore batazi ikivugwa n'ikitavugwa, barambwira kudasa na mama wawe se. Ngeze mubwira umwana wanjye, ndambwira umwana wanjye, ubabwira ngo ndirabura ariko ndi mwiza. Nawe rero azi kuvuga, akagira isoni. Bakabati yo kudasa na mama se gusa, gatabwira ngo ndirabura ariko ndi mwiza. Amarangamutima isi irayakomeretsa, kandi igihe umuntu yakomeretsa atanabizi. Hari igihe ubwira ngo ego kubuse ngo kubyibushye cyane, ngo urebe icyo kida. Umwana yabagize imyaka 22 ugatangira kumubaza umugabo, yaba batata we, ya wamujyana kwa anti yaragiye kubasura, anti akabaza ubuse muzatuzana abagabo ryari. Umwana akagenda agashoberwa. Afite amarangamutima. Wowe mama ufite ijambo ry'Imana mu building, mwubake. Ushobora gusanga abakobwa benshi bitukuje ariko bababwiye ngo kwirabura si byiza. Byavuye he? Ikigero cyane, umwana afite ibice bitatu, tumubuilding mu marangamutima. Ukuntu Satani abigenza, arabanza akakubabaza wowe mugore, yamara kukubabaza ukababara, ukabarira mu rugo rwawe, ukajya winjira ujya mu cyumba. None abana ntibafite papa, kuko niwe wakubabaje, nawe ntibagufita, ibikomere byarakwishe. Abana bakabura ikintu cyababyutsa. Ariko nugaruka muri cya gice cya mbere cy'umugambi w'Imana mugari ku buzima bwawe nkawe ubwawe, ugahuzwa n'Imana, imibabaro y'isi ntizakubasha. Bizatuma abana Imana yagutije ubaha ibyo ugomba kubaha, utabasukaho ibikomere, utababwira ibibi bya se, utababwira. Bafite ibice bitatu byose. Imana yaduhaye ubushobozi bwo kugira icyo tubikoraho. Imana idushoboze, Imana iri kumwe natwe. Reka dusenge. Imana ibahe umugisha. Wowe uruzuye mu maso y'Imana, utaragira umugabo, utarabyara, utaragira amafaranga, utarashyikira bya bindi byose bindi ushaka, uruzuye mu maso y'Imana. Imana irakunezerewe, Imana irakwishimiye, Imana iragukunda. Ni Imana kandi y'amahirwe ya kenshi. Ntabwo ituzaho ngo itubwire ngo dore ibintu byose wishe, kuko harya tuba dufite ibintu twishe mu buzima. Nkabwira kubwira ati none ngwino mwana wanjye, none tugendane, dore wariyoboye imyaka myinshi, ngwino noneho tugendane nk'umwana n'umubyeyi, ngo ufate ukuboko nkwereke uko bigenda. Umugambi mugari w'Imana ku buzima bwacu utangira muri Kristo Yesu. Niba uri kumwe natwe ubizi neza, kutarihana ngo wemere kuyoborwa na Yesu, uzamura ikiganza tugufashe gusenga.
kuzamuye buhoro. Imana ibaho umugisha. Ndabona babiri, nta kibazo murasengeraho muri. Nyemera usubiremo aya magambo uvuge ngo Mwami Yesu nguhaye ubuzima bwanjye, umbabarire ibyaha byanjye, umbabarire kwiyobora. Iki gicamunsi ndakugarukiye, menye ko ndi umunyabyaha, menye ko utanyoboye, kandi menye neza ko nta kwikiza, kandi menye ko umugambi wawe utangira rukonje muri Kristo. Nguhaye ubuzima bwanjye Yesu, umbabarire ibyaha byanjye byose. Ndagushimira ko wapfuye ku bwanjye, wishyizeho ibyaha byanjye, umpesha kubabarirwa. Uyu munsi nakira imbabazi zawe. Urakoze kunyakiriye, urakoze kwanditse amazina yanjye mu gitabo cy'ubugingo. Ndagushimiye ko umunsi uzaza gutwara itorero, nanjye nzumva izina ryanjye. Umfate ukuboko tugendane, umpuze n'inshuti z'umumaro zizamfasha muri uru rugendo. Urakoze, urakoze Yesu, urakoze kubw'imitima iguhindukiriye Mwami. Tumaze kuvuga umugambi mugari w'Imana ku buzima bwacu, nkatwe ubwacu dusanga ataratuzuye ngo bigarukire aho ngaho. Ntabwo yari atuzuye ngo dukomeze tubeho nk'uko twabagaho kera, ahubwo yari atuzuye ngo dutangire urugendo rwo kubaho tumunezeza, tumuramya, dusohoza icyo yaturemeye. Ugeze kuri pourcentage ingana iki? Uribuka ko ni imirimo myiza Imana yiteguriye kuva kera. Hari imirimo Imana yarateguye utaraba urusoro mu nda ya mama wawe, kuko kubaho kwawe ku isi ntabwo ari impanuka. Imana irakubona urakizwa, iribwira ngo ubwo amaze gukizwa ngo utanse araje ahagare muri ya mirimo myiza niteguriye kuva kera kugira ngo yigenderemo. Ariko yajya kubona ikabona ndazerereye, ikabona ndazubaye, ikabona ndacyagenda nk'uko abisi bagenda, ikambura ngo ihindure ibitekerezo byanjye. Najya kwicara mu ijambo ry'Imana ngo nigishwe naryo, mpindurwe naryo, igasanga ndimo ndajabagurika, ndimo ndareba amafilime, ndimo ndajya mu biganiro, ariko nta mwanya ngira mu ijambo ry'Imana. Ibitekerezo byanjye bikaguma bidahinduwe, nkaba ngana ku gusaza ntarahagara muri ya mirimo myiza Imana yateguye kuva kera. Ugiye gusaba Imana imbabazi kubwo buzima burangaye, ugiye gusaba Imana imbabazi kubwo buzima bwanyuzwe mu wageze yajya. Nyamara hari ibintu Imana yakuremeye bitazakorwa n'undi muntu n'umwe, bitazakorwa n'undi muntu n'umwe. Iyo dusoma Bibiliya tubona uburyo gutegura umuntu akaboneka bigorana. Kugira ngo Mose aboneke byafashe imyaka myinshi. Uwo ni Mose tuvuga, ariko gutegurwa k'umuntu, Imana yatanze ingabo nyinshi ku bwawe. Imana yakumenyesheje ubutumwa bwiza, urakizwa. Ibyiringiro n'umunezero mu ijuru, ibintu biraryoha, bavuga ati tubonye umukobwa uzadukorera. Ariko bamwe muri twe barapfuba. Bapfubishwa n'iki? Nuko tutamwemereye ngo avugurure ibitekerezo byacu. Ibitekerezo byacu bitavuguruwe, tumenya gake ibyo Imana ishaka, tugahagarara mu byo tutagenewe, tugahorana umuruho udashira, kandi turi abana b'Imana. Rya jambo riba muri Matayo rivuga ngo yemwe abarushye n'abaremewe nimunsange ndabaruhura. Rikurikiraho kuvuga ngo mwemere kuba abagaragu banjye, munyigireho, munyigireho, kuko ndi umugwaneza kandi noroheje mu mutima, namwe muzabona uburuhukiro mu mitima yawe. Uburuhukiro ubona bungana n'ikigero wigiye ku Mwami. Niba umutima wawe utari mu kiruhuko, nuko kwigira ku Mwami ari guke. Bibiliya iratubwira ikintu gikomeye, iratubwira ngo nta bigeragezo bizatugeraho bitari rusange mu bantu. Iryo jambo murabizi ntabwo riryoha. Kugira kutuvuga ngo hamwe n'ibitugerageza bitari bimwe, Imana izaducira kanzu. None ibigeragezo bikugeraho ko biri rusange mu bantu, bisize umutima ukomeye, ufite imbaraga, urahungabanye, umeze nk'urubingo, twarwa n'umuyaga hirya no hino. Umuti nta wundi ni ukwigira ku birenge bya Yesu, ngo mwemere kuba abagaragu banjye munyigireho, namwe muzabona uburuhukiro mu mitima yawe. Ikiruhuko kingana n'uburyo twamwigiyeho. Wicogora
byakugezeho niba binagoye, burya bihishwemo ubundi butunzi bw'igitangaza, bihishwemo za ministry, bihishwemo ibyo uzakorera Imana, bihishwemo gusigwa, bihishwemo imbaraga, bihishwemo amaboko azakoreshwa n'Imana. Ntabwo Imana yaguhamagariye kukurushya, ariko kuko abarushye n'abaremerewe ari benshi, Imana iba yifuza gutoza amaboko yawe kurwana kugira ngo uzayibere igikoresho yakoresha kuruhura abarushye, yakoresha kuyikorera. Ese twese niduhakana ko tutazayikorera, ubundi izakorerwa nande? Twese niduhitamo ibyo dushaka, ibyo tudashaka bizakorwa nande? Reka umusabe imbabazi ko umwanya wawe ku birenge bye ari muki, ko kumwemerera ngo avugure ibitekerezo byawe ari guki. Kurahari, niyo mpamvu turi hano. Mana nibishimirwe, ariko ntiguhagije. Nanjye wabwira arahandi ngeneye kwigira imbere, kuko ari mugari Yesu, akagira ibindi bihumbi, ngo imigambi ye iri insondable, ntirondoreka. Gakeya tuba twaramenye tugahagararamo, niko gahindura umuntu ukajya ugira ngo yabaye igitangaza. Ashwi, hari ibindi by'ibitangaza Imana yakadukoresheje. Nitwe maguru ya Yesu mu isi, nitwe maboko ya Yesu mu isi, nitwe kanwa ka Yesu mu isi. Reka tumusabe imbaraga, umwemerere. Senga mu magambo yawe, mubwire ngo Mwami Yesu, numvise ijambo ryawe, nyemerera ndengura urwego rwo kubaho ku bwanjye, kandi waratanze ubugingo bwawe ku bwanjye. Warapfuye kugira ngo njyewe ngire ubuzima, none nakomeje kubaho nkuko nari isanzwe ndiho. Mwami Yesu, tugusabye imbabazi. Abakobwa bawe tugusabye imbabazi. Twayobewe ko hari ibintu wari warateguye kuva kera, ngo wari warabiteguye kuva kera ubiduteguriye. Tumara igihe tubaho tukubwira gusohoza ibyo twebwe dushaka, ariko tudafata umwanya wo kukubaza ngo ariko wowe ushaka iki, wowe wandemeye iki, niki cyatumye umpa agakiza, simite mpfa ngo njye mu ijuru ko nari kujyamo. Wandindirije kumara iki, wandindirije gusohoza iki, niki nasohoza muri uyu muryango wampaye, niki namarira uyu mugabo wampaye w'impano yavuye mu ijuru, niki namarira aba bana wantije, niki namarira abavandimwe, niki namara mu itorero umpaye, niki namara muri generation navutsemo. Twabihariye abandi Mwami, tukajya twumva hari abandi bantu bazabikora, tugumva aho turi hahagije, ariko duha inyota nk'abakobwa bawe, twebwe abakobwa bakuze ba mama n'abakobwa bakiri batoya, duha inyota yo gutindana nawe, gutinda mu ijambo ryawe, kukwiha rwose. Tuguhaye ubushake bwacu twari twarakwimye, tuguhaye amahitamo yacu twari twarakwambuye tuyigengaho, nayo turayaguhaye muri kino gicamunsi. Twigishe gutindana nawe, twigisha amagambo yawe, dukize ubunebwe budutera kudasenga, dukize ubunebwe budutera kutiyiriza, udukize ubunebwe n'ibitotsi by'ubupfapfa bituma tutaba mu ijambo ryawe, tukaba bamwe muri twebwe tumaze gukura tutaramenya ubushake bwawe. Ariko kuko uri Imana y'amahirwe ya kenshi, watugarukaho uyu munsi akabitangiriro rishya. Tubabaraho tutigishije abana bacu ijambo ryawe, tubabaraho twikengeranye amarira n'ingorane n'ibibazo bikadutera kutigisha abana bacu. Tubabaraho twarangaye tugakomeza kuba abantu barera umubiri gusa, twaribagiwe ko nyuma y'ubuzima hari ubundi, abana bakaducika bagakura nta jambo ryawe dushyize mu mitima yabo. Tubabarire kandi uduhe gutangira bundi bushyashya, kuko hari umugambi wawe kuri twebwe nk'abafasha, hari umugambi wawe kuri twebwe nk'ababyeyi. Turagushimira amagambo duhaye, kandi turagushimira Mwuka Wera kuba inyuma y'ijambo ryawe kugira ngo rikore icyo waritumye gukora. Turakwihaye, kora umurimo ushaka mu mitima yacu. Data, subiza gusenga kuri mu mitima y'abana bawe. Ibyo tudashoboye Mwuka Wera urahari kugira ngo dushoboze. Ibyari byaraturushije imbaraga tutabibashije, turakwihaye Mwuka Wera kugira ngo bitwigishe. Twumvise imirimo yawe n'ibitangaza byawe, reka wongere ukora imirimo yawe n'ibitangaza hagati muri twebwe. Aba bakobwa b'umwami bo muri Potazi nibongera guhura, bazabe bongewe amashimwe mashya n'ubuhamya bushyashya. Umugisha bitanze kugira ngo iki gikorwa kibeho, umugisha abayobozi b'iri torero, umugisha abayobozi b'abamama, umugisha buri muntu wese watumiye, watanze n'umwanya we. Icyubahiro cyose nkikugarukire, mu izina rya Yesu dusenze, amen. Yesu abaho umugisha, murakoze, mumbabarire gutwara umwanya munini.